Inzira z'ubwiru mu mateka y'u Rwanda. Inzira y'ikirogoto. Amahoro y'Imana abane namwe kandi mugire impagarike n'ubugingo. Ngarutse nanone mu ruhererekane rw'amateka y'u Rwanda rwo hambere, nkaba noneho mbazaniye ubwiru bw'inzira y'ikirogoto. Mu ncamake rero, ubwiru bw'u Rwanda ni bimwe mu bintu by'ibanze byatangiranye n'ishyirwa mu bikorwa by'intekerezo za gihanga zo guhanga u Rwanda, aho yatangiranye n'inzira z'ubwiru eshatu z'ibanze cyangwa se z'itangiriro. Inzira y'umuganura akaba ariyo ya mbere, ariyo yabimburiye izindi. Hanyuma haza inzira y'umuriro, hakurikiraho inzira y'ubwimika. Hanyuma izindi nzira z'ubwiru zigenda ziyongeraho nyuma cyane uko ingoma zagendaga izindi zigataha. Harimo nyine n'ubwiru bw'inzira y'ikirogoto baje kwiyongeraho nyuma nyine. Mu bitaramo byacu byabanje, cyane cyane nyuma y'aho twabagejejeho ibindamuco z'abami b'u Rwanda, maze hagashamikiraho ijambo ry'inzira y'ikirogoto ryagendaga rigaruka kenshi, benshi batangiye kugira amatsiko no kutubaza intangamarara nyakuri y'ikirogoto. Kandi nyine ibyo bibazo n'ibyifuzo byanyu nibyo tuba dushaka, kuko nibyo biduhamiriza ko mukunda gutaramana natwe. Ikindi kandi nibyo bituma tumenya ibyo mukeneye kurusha ibindi, tukamenya ikibanza n'igikurikira, kuko ibintu byose ntibishobora kuzira icyarimwe. Tuzakomeza rero kubiha agaciro nyine, cyane cyane kuko ariyo ntego y'urubuga rwacu, intego yo guhugurana ku murage w'umuco n'amateka by'u Rwanda rwo hambere. Mbere na mbere muri makeya, inzira y'ikirogoto ni imwe mu nzira z'ubwiru bw'u Rwanda. Ubwiru nabwo bukaba ari urusobe runini rw'imihango ndemyagihugu ikomeye, urusobe rw'imigenzo n'imiziririzo bibumbatiye urwunge rw'amateka n'amabwiriza yagengaga imibereho, imitegekere, imitunganyirize n'imiyoborere y'u Rwanda mu ngeri zarwo zose, guhera kera cyane mu cyubahiro cya Gihanga wahanze u Rwanda, ari nawe nyine watangije ubwiru, ukaza ukagera ku mwaduko w'ubutegetsi bw'abakoloni. Ubwiru bwagiraga ingeri nyinshi butunganyirizwamo, ku buryo buri gikorwa cyose kirebana n'ubuzima bw'u Rwanda cyabaga gifite imwe mu nzira z'ubwiru cyangwa nyinshi ikigenga, kugira ngo hatagira ikintu na kimwe gikorwa mu kajagari, ahubwo ibintu byose mu nzego zose bikagira umurongo uboneye binyuramo. Nyakwigendera Padiri Bernard Muzungu we, hari aho yabyanditse mu gitabo yasohoye muri Werurwe umwaka wa 2008, igitabo yise Ubwiru comme philosophie politique du Rwanda précolonial, cyanditse nyine mu rurimi rw'igifaransa, ariko muri makeya, muri rusange tugenekereje mu rurimi rw'ikinyarwanda, akaba nyine yarashakaga gusobanura ko ubwiru aribwo bwagengaga imitegekere, imitunganyirize n'imiyoborere y'u Rwanda rwa mbere umwaduko w'abakoloni. Abashobora kukibona bagashobora no gusobanukirwa ururimi rw'igifaransa, bazagishake bagisome, bazasanga nyine mu by'ukuri ibikubiyemo byose ari aho ngaho biganisha. Uko ingoma zihita izindi zigataha, ubwiru bwarakuraga bukaguka nk'ibindi bintu byose nyine bibaho kuri iyi si, bitewe n'aho ibihe bigeze. Ugasanga hari ubwo ibihe igihugu kinyuzemo byahitaga bituma abiru barema izindi nzira z'ubwiru nshyashya, cyangwa inzira y'ubwiru nshyashya itari isanzweho, kugira ngo bayifashishe mu gutanga umurongo wo guhangana n'icyo kibazo. Ari nayo mpamvu nyine inzira z'ubwiru zose zitatangiriye rimwe, zimwe zikaba ari iza kera cyane, izindi zikaba ari izo ku ngoma za vuba aha ngaha. Nyinshi mu nzira z'ubwiru zabaga zikuriwe n'abiru b'abatsobe, ariko hakaba n'izindi zari zikuriwe n'imiryango mikeya y'abasinga n'abasindi, n'imiryango mito yashoboraga nyine kuzamo ku mpamvu z'umwihariko zidasanzwe. Abiru kandi bakabamo abiru b'igihango, ni ukuvuga abiru bakomoka muri ya miryango y'abatsobe n'abasinga abasindi, kuko nibo ba nyir'ubwiru. Hakabamo ariko n'abiru b'ibanga babaga bashyizwe mu bwiru mu buryo budasanzwe, ku mpamvu nazo zidasanzwe ariko ziteganywa n'ubwiru nyine. Ubwiru bwarubahwaga cyane, n'abiru bakubahwa cyane, bakaba abajyanama bakuru b'umwami, kandi umwami ubwe akabubaha, akubaha ubwiru, akubaha n'abiru,
kuko nibo mu by'ukuri babaga bafite amabanga yose y'u Rwanda kuva ku ngoma zose uko zikurikirana kugeza ku ngoma iriho mu gihe iki n'iki. Abo biru bakaba aribo batoza umwami wimye, bakamutoza amateka y'igihugu n'uburyo kiyoborwa, cyane cyane ko abami benshi cyangwa se hari abami benshi usanga baragiye bima ingoma bakiri abana batoya. Ubwo rero nyine nibo babatozaga. Ubwiru rero bwaganirwaga hagati y'abiru gusa, hanyuma bakabubwira umwami wenyine. Nta wundi muntu wabwirwaga ubwiru uretse umwami wenyine. Mu buryo burashe rero inzira y'ikirogoto yatangiye ryari, yatangijwe n'uwuhe mwami, kubera iki, ese ubundi inzira y'ikirogoto ni iki? Ibyo byose rero nibyo ngiye kubacira ku mayange, ndi umutarami byahamye nkaba inshuti ya Semugaza. Ubundi mbere na mbere mu mvugo y'urunyakirima yakoreshwaga kera, cyane cyane mu bwiru no mu busizi, kurogota ni ugusamba. Gusamba nyine kuganisha ku rupfu rwa nta gisibya, kandi baravuga ngo nta upfa adasajije imigeri, nta upfa adasambye nyine. Bivuga nyine ko kurogota ari ugupfa, ikirogoto kikaba ari urupfu. Bityo rero tukaba twagenekereza ko muri ntibavuga bavuga, tukaba twagira tuti ntibavuga gusamba k'umwami cyangwa umugabekazi, bavuga kurogota. Hanyuma rero bikarangira nyine, nyuma yo kurogota bikarangira atanze, ni ukuvuga bikarangira nyine apfuye. Inzira y'ikirogoto ni urwunge rw'imihango n'imigenzo yakorwaga mu gihe cyo gutabaza umwami cyangwa umugabekazi watanze, igakorwa n'abiru b'abatsobe banyuranye, bagafatanya n'abandi biru b'ibanga bagenwe, kandi nabo bakagenwa hakurikijwe ubwiru, ariko ubwo bwiru bwose bukaba bukuriwe n'umwiru mukuru w'umutsobe wo muri gakondo y'umuganura. Mu buryo burashe ubwiru bw'inzira y'ikirogoto bwatangijwe, cyangwa se mu buryo rusange, mu buryo rusange ubwiru bw'inzira y'ikirogoto bwatangijwe n'umwami Cyilima Rugwe, kubera ko ari we mwami wo mu cyiciro cy'abami b'inka, ubanziriza nyine abami bo mu cyiciro cy'abami b'inka, kandi nyine abo nibo babaga ari abami ndemyagihugu, bakagira ububasha bwo kuzuza ubwiru bwa gihanga, bakagira ububasha bwo guhanga ubwiru bushya no kuvugurura ubusanzweho. Ubwo iyo mvuga abami b'inka rero mba mvuga nyine Cyilima na Mutara. Cyilima wa mbere Rugwe rero nk'uko nari mbivuze niwe ubanziriza abandi bose bami b'inka, kuko nta wundi mwami w'inka yaba Cyilima cyangwa Mutara umubanziriza. Niyo mpamvu yitwa Cyilima wa mbere Rugwe, bivuze ko abandi ba Cyilima, abami b'inka b'izina rya Cyilima baje nyuma ye, kimwe n'uko abami b'inka ba Mutara nabo baje nyuma ye. Niwe ubanziriza abami b'inka bose rero. Bityo rero ni nayo mpamvu usanga muri aya mateka tutabona, kubera ko nyine ibya mbere ya Cyilima Rugwe bisa naho amateka y'u Rwanda yaratarafata umurongo wo kugira amenyekane neza. Niyo mpamvu mbere y'iyo rero tutabona aho imisezero y'abami bose babanziriza Cyilima Rugwe iherereye, uhereye kuri Kanyarwanda Gahima ukaza ukagera kuri Nsoro Samukondo Umuhigi. Cyakora wenda tuzi neza ko umuhungu we, ndavuga umuhungu wa Nsoro Samukondo Umuhigi, ari we Ruganzu Bwimba, atatabajwe kuko yaguye mu mahanga yo mu Gisaka agapfa nk'umucengeri w'u Rwanda. Cyakora nanone iby'umusezero wa Gihanga byo tukabimenya mu buryo bw'umwihariko, byo turabizi nyine mu buryo bw'umwihariko tubikuye mu gitabo cy'Inganji Karinga cya Padiri Alexis Kagame, aho kitubwira ko Gihanga yatabajwe i Nyamirembe ya Gishubi, kandi aho hantu narahageze inshuro zirenga ebyiri mu ngendo zanjye z'ubushakashatsi, sanga rwose hari ibimenyetso mpamo bidashidikanywaho bitwereka ko aho hantu ariho Gihanga yatabajwe koko. Rero bivuze ko abandi bami bose bo mu cyiciro cy'abami bimanuka babanziriza Cyilima Rugwe, ngo bivuze ko nyine ni igihe ibintu byari bitaramenyekana, ntawe uzi aho batabajwe uretse nyine Gihanga wahanze u Rwanda. Tuzi nyine aho yatabajwe nk'uko igitabo cy'Inganji Karinga kibivuga, kandi nk'uko maze kubisobanura. Aha hantu rero ho Nyamirembe ya Gishubi haba umusezero wa Gihanga magingo aya ni ku musozi wa Nyaruntu. Ubwo ndarangira uwashaka uwo ari we wese kuba nawe yajya kureba, ni ku musozi wa Nyaruntu uherereye mu mudugudu wa Ngoma wo mu kagari ka Muganza mu murenge wa Karama wo mu karere ka Kamonyi. Iyo uhereye nyine mu kibariro cy'ingoma ya Cyilima Rugwe, imisezero y'abami n'abagabekazi yose irazwi hakurikijwe amazina yabo ya cyami n'ay'ubugabekazi. Cyokora gusa nyine harimo abataratabajwe, bari muri icyo kibariro batatabajwe ku mpamvu zinyuranye z'amateka. Hanyuma ubwo bwiru bwatangijwe na Cyilima Rugwe bw'inzira y'ikirogoto buza kuvugururwa burundu ku ngoma y'umwami Mutara Semugeshi Muyenzi wa Kaburabuza
na cyane cyane ko yari abifitiye ububasha ahabwa n'ubwiru kuko nawe ari umwami w'inka nyine, ndetse akaba yaranashyizeho urutonde ndakuka rw'uburyo abami n'abagabekazi babo bakurikirana ku ngoma. Bityo rero ubwiru bukagena yuko abami b'inka, ni ukuvuga Mutara na Cyilima nk'uko nigeze kwikomozaho, ndetse n'abami b'izina rya Kigeli ukurikije nyine ubwo bwiru bw'inzira y'ikirogoto, bagombaga gutabazwa mu misozi ya Rutare mu Buganza bwa Rutare rwa Bijunde, uhereye hepfo cyane i Nyansenge. Kandi kuri benshi muri bo nyine abo bami bikaba byaragenze bityo, gusa hakabaho n'abo byagenze ukundi kubera impamvu zidasanzwe zatumaga bigenda ukundi nyine, ariko nabyo bikurikije ubwiru. Hanyuma abami rero b'izina rya Mibambwe bo batabazwaga i Remera Baforongo mu Buriza, naho abami b'izina rya Yuhi bagatabazwa i Kayenzi ka Mugenda mu Busigi. Ibyo byose bigakorwa hakurikijwe ibiteganywa na bwa bwiru bw'inzira y'ikirogoto turimo tuvuga. Ariko nanone ibyo ndiho mvuga bitangira n'ingoma ya Cyilima Rugwe, ariko bikavugururwa mu buryo bw'umwihariko nk'uko ayo mazina nyavuze ya cyami bigeze ku ngoma ya Mutara Semugeshi, ko niwe wakoze amavugurura ashyiraho ibintu abiha umurongo udakuka wakomeje gukurikizwa kugeza nyine mu mpera z'ingoma ya cyami. Inzira y'ikirogoto ifite umwihariko w'uko ubwiru bwayo bwasaga naho butarangira, nituza kugera mu ikarago yabyo buri wese arabyumva neza. Iyo urebye urugero nk'ubwiru bw'inzira y'ubwimika, ngo ni imwe mu nzira z'ubwiru, kandi haruguru nabivuze ko iri mu nzira 3 zabimburiye izindi nzira z'ubwiru. Iyo abiru b'imitsi bo muri iyo nzira y'ubwimika babaga bamaze kwimika umwami mushya, muri rusange umurimo wabo ubwo bwiru wabaga usa naho urangiye, ahasigaye hakaba ari abajyanama b'ibwami bose, n'abiru n'abatware n'abasizi n'abahanuzi n'abandi bizerwa b'ibwami bo kumugira inama no kumutoza iby'ubwami n'amateka y'ingoma. Mu gihe nyamara iyo imihango y'inzira y'ikirogoto yo gutabaza umwami watanze cyangwa umugabekazi yabaga irangiye, hari itsinda ry'abiru bagumaga ku musezero w'uwo mwami ubuziraherezo, bakajya bakorera imihango y'ubwiru ihoraho, aribo bitwaga nyine abanyamigogo, babaga ku misezero ubuziraherezo. Habaga ndetse n'imwe mu mitwe y'ingabo yahabwaga icyubahiro cy'ubwiru, nayo ikaba kuri uwo musezero ubuziraherezo. Iyo umuntu uwo ari we wese, umutwe w'abantu cyangwa itsinda ry'abantu rero bahawe umurimo ufite aho uhurira n'ubwiru, ubwo na nyine baba babaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi baba babaye abiru. Niyo mpamvu iyo mitwe y'ingabo yashobora kuba ku misezero ishinzwe uburinzi bwaho, nayo tuhita tuyibara nk'aho ari imitwe ifashe inshingano z'ubwiru, ikubahwa cyane rero kubera ko yabaga igiye mu mirimo y'ubwiru. Iby'iyo mitwe y'ingabo yo ku misezero ubyumva neza iyo wifashishije n'ubundi igitabo kimwe mu bitabo bya Padiri Alex Kagame cyitwa Les Milices du Rwanda Précolonial cya Padiri Alex Kagame nyine, cyane cyane iyo ugeze mu mateka y'amaherezo y'imitwe y'ingabo nk'ibisumizi bya Ruganzu, Abaruhije, Nyantango, iyo yose ni imitwe yari mu ngoma ya Ruganzu Ndori. Ukajya mu mitwe y'ingabo nk'abadaheranwa n'uburunga yo ku gihe cya Mibambwe Sekarongoro, n'iyindi nk'iyo ngiyo nyine ubisangamo. kandi koko ibyo nabyo bihita, ibyo nyine ndiho mvuga bihita biba bimwe mu bimenyetso ndakuka bikwereka ko ahantu aha n'aha hahoze imisezero. Iyo hasanze iyo mitwe y'ingabo bakavuga ko ari imitwe yabaga ahantu aha n'aha, kandi ukaba uzi ko ukeka ko aho hantu hahoze imisezero y'abami cyangwa abagabekazi. Iyo rero hasanze ayo mateka iyo mitwe y'ingabo, umenya ko hahoze imisezero. Iyo mu bushakashatsi rero nyine bw'amateka ya bene iriya mitwe y'ingabo aragufasha, ashobora kugufasha cyane, kuko nayo akurangira imwe mu misezero aho iherereye, kandi wahagera ukahasanga ayo mazina koko. Nko mu misozi y'Urutare, iyo uhageze wumva nk'abakambwe baho bakubwira ngo ni mu bisumizi bya Ruganzu. Abasaza nyine batazi iby'ayo mateka n'iki, ntabwo baba bazi impamvu yabyo, ariko ibyo byo byibura baba babizi, bakavuga bati ni mu bisumizi bya Ruganzu, atari uko wenda Ruganzu yarwaniye cyangwa se ingabo ze mu bisumizi zahagize urugerero, ahubwo kuko nyine habaga zimwe muri za section zo mu bisumizi zari zishinzwe uburinzi bw'imisezero y'Urutare nyine, ko niyo ndiho mvuga.
Inzira y'ikirogoto rero mbazaniye yari ndende cyane ku buryo nta muntu magingo aya wakwemeza ko yabona imikarago yayo yose, kuko haba harimo uruhererekane rurerure cyane rw'imihango n'imigenzo myinshi cyane. Ariko ngiye kubazana nyine iby'ingenzi byo muri iyo mihango y'inzira y'ikirogoto, ndetse nkagerageza no kugenda nsobanura imwe muri iyo mikarago yo muri iyo nzira y'ikirogoto igoye kumvikana ku muntu udasanzwe azi byinshi byo mu mateka y'u Rwanda, ndetse no ku muntu utamenyereye imvugo z'ubwiru. Ku muntu usobanukiwe iby'amateka y'inzira z'ubwiru no kuyasobanura, ahita abona neza ko imikarago iri muri iyi nzira y'ikirogoto ishobora kuba ariyo mu bwiru bwakorewe umwami Mutara Rwogera amaze gutanga, ubwo yasimburwaga n'umuhungu we Kigeli Rwabugiri. Ubwo ndaza kugenda mbisobanura neza aho bikenewe mu mikarago inyuranye uko ngenda ngeraho, kuko hari aho tuza kugenda twumva ngo Kigeli, ukumvamo ngo Mutara. Wareba neza rero nk'umuntu w'umusesenguzi usobanukiwe iby'amateka, uhita wumva ko ari Kigeli Rwabugiri mu gihe cy'urwimo rwe, ariko iyo nzira y'ikirogoto ikaba iri ivuga iby'umwami umubanziriza nyine baromutabaza, kubera ko niba bimitse Kigeli, ibyo byose mbere ye haba hatanze umwami w'inka, yaba Mutara cyangwa Kirima. Hanyuma twavuga Kigeli rero, nitugenda tubisanisha na Kigeli Rwabugiri, turaba twumva neza ko ari Mutara Rwogera iyi nzira y'ikirogoto yaganishagaho, cyane cyane ko nyine nigeze kubivuga ko ubwiru burakura uko ibihe byagendaga bigenda, bwashobora kugenda buhinduka ku ngoma iyi n'iyi, bukavugururwa, abiru bakagira ibyo bongeramo, gutyo. Ubwo rero dukurikije imikarago tuza kubona yo muri iyi nzira y'ikirogoto, ishobora kuba ariho ibihe byari bigeze mu gihe Mutara Rwogera yatangaga asimburwa n'umuhungu we Kigeli Rwabugiri, nkataza kurokera rugomba guha intwari yabyirukiye gutsinda. Inzira y'ikirogoto rero iteye ite? Inzira y'ikirogoto iteye itya, itangira igira iti: n'umukarago wa mbere twagiye, iyo ibintu byabaye nk'ibindi, hari ibindi bisanzwe nyine, hari ibindi nanone, hari ibindi bagiye kutubwira ngo ibintu byabaye nk'ibindi nk'ibisanzwe nyine bizwi, ngo umwami aba yatanze. Niba turi mu nzira y'ikirogoto turavuga umwami nyine, wa muntu wari usanzwe adasanzwe, ibye byabaye nk'ibindi, kuko buri kintu cyose kigira intangiriro kikagira n'iherezo. Uko niko ibintu byose bigenda nyine. Umwami rero nk'umuntu wavutse, igihe kiragera nawe akamera nk'abandi, agatanga mu mvugo iboneye. Ariko hano ubwiru bw'inzira y'ikirogoto, iyo buvuga ko bigeze mu nzira y'ikirogoto, baratubwira nyine ko ibyo nawe biba byabaye nk'iby'abandi. Ngo ibintu byabaye nk'ibindi, umwami aba yapfuye. Akoresheje imvugo isanzwe nyine, kuko nawe bimubayeho ari nk'iby'abandi basanzwe. Ntabwo ari ukwibeshya, ubwo niyo mvugo y'inzira y'ikirogoto nyine ni kwigennye. Ntabwo tubiwe ko bavuga ngo umwami yatanze, ariko inzira y'ikirogoto ni uko yabigennye nyine. Iyo ibintu byabaye nk'ibindi, umwami aba yapfuye. Umutsobe akamuca inzara akamwogosha. Uyu mutsobe, abatsobe ni benshi, hari n'abari mu nzira z'ubwiru. Haruguru nabivuze ko inzira z'ubwiru bw'ikirogoto kimwe n'izindi nyinshi zabaga zikuriwe n'abatsobe bo muri gakondo y'umuganura. Ubwo rero ni umutsobe muri gakondo y'umuganura, umutsobe mukuru uriho kuri iyo ngoma nyine, ngo akamuca inzara akamwogosha. Ni mu buryo nyine bwo kumutegura hakurikijwe nyine icyo ubwiru buteganya. Ariko kandi tuzi neza ko n'umuntu usanzwe iyo yatabarutse hari ibikorwa kugira bamutegure, bamutunganye kugira ngo azajye kumushyingura. Umwami rero nawe baramutegura, ariko ibye bikaza nyine byisumbuye kuko birimo n'ubwiru buhanitse budakorerwa abandi bantu. Umutsobe rero, wa mutsobe mukuru, ngo no muri gakondo akaza akamuca inzara akanamwogosha. Yaba atabizi rero ubwe, birashoboka ko uwo mutsobe yaba atazi kogosha, kuko abantu bose ntibamenya ibintu kimwe. Yaba atabizi, akagera agaha undi uzi kogosha. Kugera ubwo ni ukuvuga ko arafata icyuma bogosheshaga, inzembe n'imikasi n'imashini zogosha byari bitaraza. Ubwo rero agafata akuma bogosheshaga kera, kabaga ari akuma gatoya ariko gatyaye gashobora kogosha. Akuma bita ingongo, kakaba kazwi cyane cyane mu kubaza imiheha y'ibizirankezi n'ibindi bintu bashobora kubaza bakoresha akuma gatoya. Ako rero kitwaga ingongo, bashobora kugatyaza cyane ariko kakanogosha, niko kakoreshwaga nyine. Hanyuma ngo akagera agaha undi uzi kogosha. Kugera nyine ni ukuvuga ngo ni nko kwerekana ku mutwe w'uwo mwami watanze, yerekanaho
urwembe bari ako kuma, iyo ngongo bari buyinyuze, uko aho batangirira, uko bakomeza, n'aho bagenda baminurira inyuma, akagenda byerekana neza, agasa n'ugera nyine yerekana, atanga ikimenyetso cy'uko biri bugende, kuko niwe uyoboye nyine. Akagera rero agaha undi mutsobe uzi kogosha. Ko mu bwiru nyine habaga harimo abatsobe benshi, nabivuze haruguru, n'abandi biru benshi. Ubwo rero yarebaga umwe muri abo ngabo uzi kogosha, akagera, yamara kugera akamuha ka kuma, ya ngongo, hanyuma rero uwo akaba ari wowe ubikora mu kigwi cye, ikigo cya wa wundi wagomba kubikora, ariko akaba atabizi nyine. Hanyuma ariko uwo nguwo ubikoze mu kigwi kitari icye, kuko akoze ibintu bitari biri mu mwanya we, bakavuga ngo ntazagire undi mwami yogosha, kuko si ibintu bye. Bivuze ko igihe undi mwami uzatanga, hagombye kuba hari undi mutsobe nyine mukuru uzi kogosha akabikora, ataba bishoboye nanone agaha undi ubizi, ariko atari wa wundi, bakazana uwundi. Niyo mpamvu bivuga rero ngo ntazagire undi mwami yogosha, wa mutsobe wogosha, cyangwa se n'umwana w'umwami, ntazagire n'umwana w'umwami yogosha, ndetse ntazagire n'undi munyiginya yogosha, yewe ntazagire n'undi muntu yogosha uwo ari we wese, kuko yakoze ikintu kijyanye n'imihango y'ubwiru. Ubwo aramutse yogoshe undi muntu utari umwami, ubwo yaba akoreye ubwiru ku muntu utabugenewe, kandi haruguru nabivuze ko ubwiru bugenewe abiru n'abantu. Ubwo rero aramutse agize undi muntu yogosha uwo ari we wese, ni nkaho yaba akoze ubwiru ku muntu utabugenewe. Bityo rero ntazagire undi mwami yogosha, cyangwa umwana w'umwami, ntazagire n'undi munyiginya yogosha, yewe ntagire n'undi muntu azongera kogosha. Bikaba birangiriye aho ngaho. Hanyuma rero isunzu rye n'ubu rya wa mwami watanze, bakaryogosha bataritandukanya. Ni ukuvuga ngo ubundi amasunzu tuzi ko iyo ateretse ku mutwe w'umuntu aba agiye atandukanye, ameze nk'amabimba cyangwa amayogi. Bityo rero ntabwo bafata rimwe ngo baryogoshe baritandukanye n'ayandi, ahubwo kuko ingongo iba ari ndende, isa naho iruta urwembe, ibasa naho ifite umuramburo munini, bafatira amasunzu hafi ya yose icyarimwe ashoboka, bakayajyana icyarimwe, badafatishe rimwe rimwe ngo baritandukanye n'irindi. Hanyuma barangiza rero amasunzu ye muri rusange, isunzu rye muri rusange, bakaryururukira. Ntabwo bogosha imisatsi bayita hasi yigendera, ahubwo bayogosha neza bayegeranya, barangiza bakayururukiriza mu kiremo cy'umutaba. Umutaba ni bumwe mu bwoko bw'ibiti by'imivumu. Habaho imivumu ya ruvumura, hakaba imirehe, hakaba imisuri, hakaba n'imitaba. Imitaba ariko tukayibona cyane ikoreshwa mu bintu by'ibwami, ku bigabiro, ku misezero, n'ibindi bintu bindi byihariye. Impamvu zabyo zirahari, ubwo tuzazijyaho ikindi gihe turiho tuvuga umwihariko w'umuvumu w'umutaba, kuko tuzawujyaho nawo. Hanyuma rero nyine iyo misatsi y'umwami bamaze kogosha bakayororukiriza mu kiremo cy'umuvumu w'umutaba. Ikiremo ni ukuvuga ngo ubundi umuvumu iyo bamaze kuwukoma, bita kuwukoma bakoresheje akantu cyangwa se ikintu bakoreshaga cyitwaga imangu, bakoma ibishishwa by'umuvumu kugira ngo bivemo impuzu, bivemo imyambaro y'impuzu yashobora kwambarwa. Icyo bakuyemo nyine cyabaga cyitwa ikiremo. Ikiremo ni nk'ikiremo cy'umwenda cyangwa se tissu, uko babishaka kose. Ubwo rero nyine umuvumu ushobora kuvamo ikintu kimeze nk'ikiremo. Icyo kiremo rero bagashyiramo ya misatsi, bakazingazinga neza, bakayitunganya neza. Hanyuma iryo sunzu barifata neza bakaribikira. Hanyuma uwo kwandungutse nawe akaza. Ubwo n'undi mutsobe wa wundi wogosha yogoshe, niba atabizi haye undi ubizi yogoshe. Ubwo haje undi mutsobe nanone wo kwandungutse. Ku mwito wo kwandungutse ubwo bivuze ko avuye mu miryango y'abatsobe bitwa abo kwandungutse, bakomoka kuri ndungutse. Ndungutse akaba akomoka mu batsobe babyibushye, kwa kibyibushye, kuko iyo witegereje neza ahantu hitwa Igaseke na Gasiza ho muri Rutobwe ku bwoserezo, habaga ubwoserezo bw'abami b'inka Mutara na Kirima, niho cyane cyane usanga abiru b'abatsobe bakomoka kwa Ndungutse, bakaba bose usanga bahuriye yuko bakomoka kwa kibyibushye. Ubwo nyine bakaba abatsobe bo mu nzu babyibushye, kwa kibyibushye. Nanone ariko ku rundi ruhande wajya nko ku misezerano za Mutangampundu ya Buriza, ndavuga Mutangampundu ya Buriza na za Rutare na Nyasenge, ukasanga abatsobe baho bo bahurira kwa Muhunde, bakaba abatsobe bo mu nzu y'ababirya bo kwa Birya. Mu gihe rero uyu nguyu we n'uvuye kwa Ndungutse
no mu muryango wo kwa Ndungutse n'abandi bavukana basangiye igisekuru bakaba abo kwa Kibyibushye, bakaba abatsobe bo mu nzu babyibushye bo kwa Kibyibushye. Uwo rero akaza ngo agakubita urugi rwo hagati kwa Cyilima. Ibyo bishatse kuvuga iki? Ubundi ku mirwa y'abami no ku ngoro zabo aho yaba biri hose, tutitaye ku izina ry'umwami uriho, yaba Kigeli, yaba Yuhi, yaba Mibambwe, n'undi uwo ari we wese, mu nzu zabaga mu gikari cyo muri iyo ngoro ye habagamo inzu zindi 3 zitabura kuri buri murwa wa buri mwami. Hakaba hitwa kwa Cyilima, kwa Gihanga no kwa Kibogo. Hakazamo n'izindi zisanzwe zifite undi mumaro wihariye, ariko izo 3 zo zikaba ari inzu zabaga nyine zikorwamo imihango ikomeye irimo n'iy'ubwiru. Hakabamo no kwa Cyilima nyine. Kwa Cyilima rero niho habaga ibirango by'u Rwanda bikuru, nuvuga ingoma ngabe n'ingabekazi n'izindi zizigaragira ibigamba byazo zikabaho ngaho. Ubwo rero nuvuga ko muri icyo gihe umwami yatanze cyane cyane ko kwa Cyilima n'ubundi haberaga n'indi mihango y'ubwiru, tuvuge nk'iyo nzira y'Ikirogoto aho tugeze aha ngaha. Hanyuma niyo witegereje usanga n'inzira ya Gicurasi ariho yaberaga. Urumva rero abiru ubwo niho bakoraniye, ibyo byose niho biriho bibera. Ariko noneho haje umwiru wo kwa Ndungutse uhabasanze agakubita urugi rwo hagati. Urugi rwo hagati ni uruhe rero? Inzu za Kinyarwanda uko zabaga zitekera kuri bazizi zaze n'izibyatsi hose, hagati ahatandukanya imfuruka zose, imfuruka y'epfo n'imfuruka ya ruguru, ahatandukanya icyo gice hagitandukanya n'imbere mu kirambi habaga harimo inkingi nyinshi cyane zikurikiranye. Hagati y'inkingi rero habaga inzugi cyangwa se insika. Ushatse wazita insika cyangwa se inzugi, byose ni kimwe. Ijambo urugi na kera ryarakoraga, ntabwo ari ry'ubu gusa. Insika cyangwa inzugi, noneho ko ari nyinshi rero agakubita urwo hagati kuko nirwo rwabaga rutumbereye mu kirambi aho babiru bandi bari abasanze. Ukuvuga akimara kwinjira yinjiriye mu irebe ry'umuryango, yahitaga aromboreza nta gukata hepfo cyangwa ruguru. Urumva ko urugi rumwegereye rusa naho rurwo hagati mu zindi nzugi zikoze zikoze za nkingi uko zikurikiranye zose. Urugi ahita ahingukira ni urwo hagati muri zose, rwatanyamwo hagati. Ubwo kandi arirwo narukubita ahita ahingukira mu kiramba aho abandi biru bicaye. Ubwo rero yamara kurukubita rukagwamo imbere, none abandi biru barimo imbere bakamubaza bati ni iki? Mu by'ukuri ntabwo babaga bayoboye icyabaye, ko bari aho ngaho bose kubera ko bazi ko umwami yatanze, bazi ko bariho bagiye gukurikira imihango, bamwe bayitangiza, buri wese afite icyo ari bukore muri iyo mihango y'ubwiru yose y'inzira y'Ikirogoto. Ariko nyine ni nko kugira ngo nyine ibintu bategereje itangazo. Niryo aje kubaha rero, aje kubaha itangazo rivuga ngo bati ni iki? Nawe ati umwami yatanze. Si uko rero babaga babiyobewe, babizi kuko nicyo cyabaga cyabazanye aho ngaho, barabizi ko umwami yatanze. Ariko impamvu yabyo umuntu yatanga urugero kugira ngo byumvikane neza. Ni nko kuko tujya tubona nko kwa muganga, ushobora kuba ufite umurwayi uri mu bitaro umurwaje, nk'umuntu mukuru ukabibona ko rwose byarangiye yapfuye, ubibona neza ko yapfuye. Ariko tuzi ko amabwiriza agenga abantu bapfire kwa muganga, muganga wemewe uri muri ibyo bitaro niwe ufite uburenganzira bwo gutangariza ba nyiri umuntu ko uwo muntu kuko yapfuye. Yatarabitangaza rero mu buryo bweruye, uburyo buri officiel, nta wundi wemerewe gutangaza ko umurwayi uri kwa muganga yapfuye. Akabitangariza rero abari aho ngaho nabo bakabibwira imiryango yabo. Ko rero uvuga ngo cyangwa se tujya tubona nk'umuntu mukuru ukomeye mu nzego za leta ukomeye cyane, iyo yatabarutse ntabwo ari buri wese ufite uburenganzira bwo gutangaza ko uwo muyobozi n'uyu yapfuye. Hari inzego, umuvugizi wa leta, umuvugizi w'urwego runini ufite uburenganzira bwo gutangaza ko umuntu yapfuye kugira ngo bifatwe nk'aho koko ari ibintu by'ukuri byo kwizerwa, agatanga nyine itangazo riri officiel. Ubwo rero nabo biri nubwo babizi ko umwami yatanze, ariko aho bishinzwe ugomba gutanga iryo tangazo mu buryo bwemewe. Ni uwo kwa Ndungutse rero yamaze gukubita urugi rwo hagati, yarangiza ati umwami yatanze. Hakaza undi mwiru rero noneho umutsobe we uvuye mu Kabagari, bakitwa Munyakabagari.
ko abiru babaga hari ahantu henshi bari mu gihugu, cyane cyane ahantu hafite aho hahurira n'imihango y'umwihariko y'ubwiru. Tujya twumva za Huro ya Bumbogo n'ahandi tukumva kuri iyo misezero, ariko no mu Kabagari hari ahantu habaga abiru bashinzwe imihango y'ubwiru ijyanye n'ibintu ibi n'ibi. Umwe mu biru wo mu Kabagari akazana umushyo wejeje intama. Umushyo wejeje intama ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga muri ya mihango yose bibera aho ngaho, hari intama yabaga yakoreshejwe, babaga babaze mu buryo bwo kugira ngo bakoreshe icyo bitaga umutima w'iyo ntama cyangwa n'ibindi bice byifashishwa mu kubaza Imana. Hanyuma rero niba iyo ntama babaze yeze, ni ukuvuga ko ibyo bashaka kubaza Imana yabyemeye, nibwo bavuga ko yeze, naho itabyemeye iba yirabuye. Uwo mushyo bakoresheje rero, Umunyakabagari akazana umushyo wejeje intama, akawufata agaca indasago enye kuri Karinga. Namaze kuvuga haruguru yuko mbere na mbere twibuke ko Karinga ni imwe mu birango by'u Rwanda rwo hambere, yo mu rwego rw'Ingoma-Ngabe. Ingoma-Ngabe ya mbere y'u Rwanda yari Rwoga, ikagira ingabekazi Cyimumugizi. hanyuma aho Rwoga imariye kuba itakiriho ku mpamvu z'amateka zizwi, haza Karinga yatangiranye na Ruganzu Ndori. Ubwo rero nvuga ko niba nigeze kuvuga yuko ibi bisa n'aho ari byo ku mpera y'ingoma ya Mutara Rwogera ishyira ingoma ya Cyilima ya Kigeli Rwabugiri, ubwo bivuze ko hariho hakiriho Karinga, niyo mpamvu ari Karinga bavuze ngo agacaho indasago enye, akayibwira Karinga ari Umunyakabagari, akayibwira ati sobuja yatanze. Ni ukuvuga ko rero uwo kwa Ndungutse yatangarije abiru ko umwami yatanze, hanyuma Umunyakabagari nawe araje atangarije Ingoma-Ngabe, nabaje kuzitangariza azihaye itangazo ati shobuja yatanze, ngo ni wa mwami nyine, ariko tuzabusumbusha undi. Hanyuma no ku ngabe zose zazindi zose, ingabekazi Cyimumugizi n'ibigamba byazo ziri aho zose, hose akagenda bigenza atyo. Ibi rero mu yandi mateka nibyo bituganisha kumva impamvu habagaho umuhango wo gusazura ingoma, cyane cyane nyuma y'ibibariro bine, kuko habaga hashize igihe kinini cyane cyane igihe cy'abami b'inka batangira ikibariro cya nyuma cyo mu bibariro bine, kubera ko niba muri ibyo bibariro bine buri mwami uko atanze baragenda bakora ibyo bintu, bakata indasago kuri Karinga no ku zindi ngabe, bumva ko igihe cyarageraga nyine zikaba ibyaha byazo byarashwanyaguritse, bikaba nk'uko bongera kuzisazura. Rero niyo mpamvu nyuma y'ingoma enye habagaho umuhango wo gusazura ingoma, kuko urumva ko buri mwami atanze, buri ngoma kuri buri ngoma umwami yatanga hakaza indi ngoma, umwami agatanga hakaza indi ngoma, umwami agatanga. Uwo Munyakabagari akaza aca indasago kuri izo ngoma, birumvikana nyine ko zigeraho zikaba ari ngombwa ko bongera kuzambika urundi ruhu, ariko kuzisazura rero. Hanyuma rero uwo kwa Ndungutse akazana none, ubwo ni wa wundi wo kwa Ndungutse watangarije abiru bari kwa Cyilima y'uko umwami yatanze, agashinguza inkingi y'amacumu. Ku bari bakuru basobanukiwe uko inzu ya Kinyarwanda iteye, n'abatabizi bimenyereho, mbere yo umuryango winjiraga ujya ku rutara, ni ukuvuga ku buriri bwa kera bwabaga buri hari inkingi ya ruguru n'inkingi y'epfo, cyangwa se iburyo n'iy'ibumoso. Inkingi rero imwe yitwaga inkingi y'amacumu, kubera ko yabaga ariho intagara z'amacumu nyine ziba zibitsemo amacumu, hanyuma iyindi yo ku rundi ruhande ikaba ingango y'imiheto, kuko yabaga irimo nyine imiheto. Ku nkingi imwe hakaba ingango y'imiheto, ku yindi nkingi hakaba intagara z'amacumu. Hanyuma ubwo rero kuri iyo nkingi intagara y'amacumu ibiriho akaba arayishinguje. Kuyishinguza bifite icyo byabaga bishatse kuvuga, kuko uko iyo mihango yakomezaga gukurikirana, hari aho byageraga ya nzu n'ubundi ikazashanguka, igahonguka, ikagushwa hasi nyine, ku mpamvu turi gukomeza kugenda tubona. Ubwo rero kugira ngo izagwe, kugira ngo nyine bishoboke yuko izagwa, ni uko n'ubundi izo nkingi, urumva niba bashinguyemo inkingi imwe kandi inkingi arizo zifashe inzu, biba bivuze ko bariho baca intege yanzu ku igihe kizagera igahwama cyangwa igahonjoka, turaza kubibona nyuma. Hanyuma rero amazu bakayakuraho udusongero, kuvuga ngo amazu y'ibwami kuri uwo murwa w'uwo mwami watanze bakayakuraho udusongero. Inzu ya Kinyarwanda yose yagiraga agasongero. Ubwo rero cyabaga ari nk'ikimenyetso cyo gutangiza icyunamo, cyangwa se cyo kwiraburira umwami watanze. Bakayakuraho udusongero n'igikingi cy'irembo bakagikuraho. Bya bintu navugaga yuko nyine ubwo aho hantu bagiye gutangira gusa n'abahasenya, kuko nyiraho n'ubundi mu minsi
nta gihari, mu minsi mike hagomba kuzaba itongo nyine. Impamvu rero bakora ibyo ngibyo, ariko urumva byo bijyanye n'ubwiru nyine. Hanyuma amapfizi bakayakura mu nka, kuvuga ngo abantu bari mu kababaro, n'amatungo ari mu kababaro, n'ibindi byose biri mu kababaro kubera ko umwami yatanze. Amapfizi bakayakura mu nka kugira ngo amapfizi nyine bayabuze kujya kwishimisha no kujya kwimya izindi nka, kandi nyamara igihugu kiri mu kababaro. Ibintu byose biri mu gihugu rero byagombaga kujya mu kababaro, bikajya mu cyunamo, bikiraburira umwami watanze. Hanyuma n'abagabo mu bagore bikaba bityo, ntihagire abagabo bongera kubona n'abagore babo, kuko nyine igihugu kiri mu kigandaro, kiri mu cyunamo, kiri mu kiriyo, kiri mu gihe cyo kwiraburira nyine umwami watanze, n'ibindi byose kandi bikaba bityo. Nibyo navugaga nyine, wumva igihugu cyose kiri mu kababaro, ibintu byose bikajya mu kababaro. Hanyuma bagahaguruka bakajya mu rwoserezo, bagakuramo umunyabwoko bwiza mu nzu uyifite ari nini. Kuki bagiye mu rwoserezo? Ni bya bindi nigeze kuvuga ko bishobora kuba koko ibi ngibi ari ubwiru bwakozwe ku ngoma ya Mutara Rwogera, biganisha mu rwimo rw'ingoma y'umuhungu we Kigeli Rwabugiri, kuko abami b'inka iyo batangaga bajyaga mu rwoserezo. Ni ukuvuga ngo ahantu bashoboraga kosereza imigogo yabo ikazamara igihe kinini itarashanguka, kuko itahitaga itabazwa. Turagenda tubisobanukirwa nyuma, cyangwa se n'ushaka kubisobanukirwa cyane yakurikirana nyine uburyo abami b'inka, by'umwihariko Mutara na Cyilima, uburyo batabazwaga nyine. Ni uburyo bufitemo imihango ikomeye cyane itandukanye n'iy'abandi bami b'u Rwanda. Mutara na Cyilima barihariye cyane ko n'abami b'inka. Bakareba rero umunyabwoko bwiza wari nyine yabaga ari umuntu waragurijwe, birumvikana. Nigeze kuvuga ibya ya ntama, ubwo muri kwa kubaza Imana, ubwo n'ibyo babaga babibajije, bakareba n'iyo iyo nzu bashaka gukoreramo iyo mihango, kuko bagiye ku bwoserezo, bavuye mu rugo rw'uwo mwami watanze bagiye ku bwoserezo, kandi ahantu bagiye birumvikana hari abantu bahatuye. Barabaza Imana rero, barareba urugo rumwe rw'umuntu n'uyu wo mu bwoko bwiza. Ni ukuvuga ngo ni ubwoko, ntabwo ari ubwoko bwiza bwo kuvuga ngo ni abasa neza cyangwa iki, ni ubwoko nyine bwaragurijwe bukerezwa, inzozi zikera za ya ntama nigeze kuvuga haruguru. Hanyuma ufiteyo inzu nini ngo bagakuramo umunyabwoko bwiza mu nzu uyifite ari nini. Igomba kuba ari inzu rero nini, ntabwo ari akazu kabumbabumbye, igomba kuba ari inzu ihagije, kuko igiye gukorerwamo imihango myinshi kandi ikomeye. Bagakuramo insika n'inkingi, nayo bakayikuramo insika n'inkingi kugira ngo igihe nikigera nayo igomba kuzagera igihe igahonjoka, hakazasigara ibimenyetso gusa byayo, ariko igahonjoka. Turaza kureba rese niba bayikuyemo umuntu wari uyifite bizagenda bite, turaza kubigeraho nyuma. Kurumva niba bafashe umuntu inzu uyifite ari nini, inzuzi zikerera ko nta kibazo ifite, ko Imana yabyemeye, bakayimukuramo, bakabatanya gukuramo n'inkingi. Ni ukuvuga ngo abuze ahaba, ntabwo rero yaboraga haba burundu, ahubwo turaza kureba ko byagendaga nyuma. Hanyuma bagacukura urutara bakarwubaka mu kirambi, uba muri ya nzu bamaze gukuramo inkingi, ariko bakarura mu kirambi. Bazi inzu ya Kinyarwanda mu kirambi ni hagati na hagati mu nzu ya Kinyarwanda, hateganye neza neza n'agasongero k'inzu. Hanyuma bagacukura munsi yarwo, bakubakamo urutara. Rwa rutara rwari rusanzwe hirya aho rusanzwe ntibarukoresha, ahubwo baracukura urundi mu kirambi rwagati mu nzu neza neza. Hanyuma bagacukura munsi yarwo nyine rutaringaniye neza, ahubwo rusa n'uruhengetsemo gatoya. Ubwo abiru nyine niyo mpamvu babaga bazi impamvu yabyo. Ni nayo impamvu navuze ko tutakwemeza ko tuzi imikarago y'ububwiru bwose, kubera ko nk'ahangaha ntabwo batubwiye impamvu rwagomba kuba rubogetse, barikomereje gusa. ariko buriya impamvu z'ubwiru zabaga zihari byanze bikunze kuba bararwubaka rusa n'urubogetse. Hari impamvu kandi zo mu bwiru, hano ntibazitubwiye. Rero birerekana ya mpamvu nigeze kuvuga ko muri iyi mikarago batatwereka buri kintu cyose, kuko ububwiru bw'inzira y'ikirogoto bwabaga bufite imikarago myinshi cyane, ibintu byinshi cyane. Hari ibyo tutaza kubona ahangaha rero, bityo tutamenye nyine, ariko muri rusange ishusho rusange turayibona. Bagacukura munsi yarwo rero amapfizi ye bakayabikira. Kubikira imfizi ni ukuyica, ntibavuga kwica imfizi, bavuga kuyibikira. Ntibavuga kwica imfizi, bavuga kuyibikira. Bakayibikira rero. Hanyuma imfizi yo mu nyubahiro bakayibamba bayigaritse. Imfizi yo mu nyubahiro bakayibamba bayigaritse. Ni ukuvuga ngo bafashe no mu nyubahiro, babikira imfizi, ni barayica, hanyuma bakayibamba bayigaritse. Ibintu byinshi biba birimo aha, hari ibiba bisanzwe bikoreshwa mu bundi bwiru, kandi bagakoresha nyine ibintu bisanzwe bifite umwambaro w'ubwiru.
ndagaruka by'umwihariko kuri inyubahiro. Inyubahiro aha bavuga kandi barazakomeza bayivuga, inyubahiro wari umwe mu mitwe y'inka yari ibangikanye n'umutwe w'ingabo wo mu bwiru wo ku gihe cya Gihanga witwaga Abanyasanga. Wari umutwe w'ingabo ariko wo mu bwiru, kandi umutwe w'ingabo kuva ku mutwe w'ingabo wa mbere kugeza ku mutwe w'ingabo wa nyuma ku gihe cya Gihanga kugira n'indi mitwe y'ingabo yose yabayeho, buri mutwe w'ingabo waba ufite umutwe w'inka ibangikanye. Umutwe w'ingabo rero w'Abanyasanga wari ubangikanye n'umutwe w'inka witwaga Insanga n'imfizi yazo Rusanga. Ariko si uwo mutwe w'inka wonyine wari ubangikanye n'Abanyasanga, ahubwo hari n'insanga z'imusange, ariko hakaba n'inyubahiro. Ubwo bivuze rero ko inyubahiro ni umwe mu mitwe y'inka wari ubangikanye n'umutwe w'ingabo w'Abanyasanga. Abanyasanga niwo mutwe wa mbere waremwe na Gihanga, iyindi yose igenda ikurikiraho ukaba warakomeje kubaho igihe cyose kuva ku gihe cya Gihanga kugeza mu mpera z'ingoma ya cyami, kubera ko nyine wari umutwe mu bwiru n'umwe muri iyi mitwe y'inka bibangikanye yitwaga inyubahiro, ugakoreshwa buri gihe nyine mu nzira y'ikirogoto iyi ngiyi turimo yo gutabaza abami n'abagabekazi batanze, kandi buri gihe nyine kuri buri ngoma umwami yaratangaga hakaza undi. Ubwo rero uyu mutwe w'inka witwa inyubahiro wari ubangikanye n'umutwe w'ingabo w'Abanyasanga warakoreshwaga cyane, ari na hamwe twumvise ko nyine imwe mu mfizi bereje iyo mu nyubahiro bakayibikira, bakayica, barangiza bakayibamba bayigaritse. Kubamba ni ukubamba uruhu nyine iyo itungo iryo ari ryo ryose rimaze kubagwa, uruhu rwayo ushatse iyo ururambuye rumera nk'umwenda, bivuze ngo ushobora kurukurura, aribyo bita kurubamba, iburyo, ibumoso, haruguru no hepfo, bitewe n'icyo ugamije. Kurubamba rwubitse cyangwa se rutubitse, rugaritse. Hano rero baravuga ngo imfizi yo mu nyubahiro ni ukuvuga ngo uruhu rwayo bamaze kuyibaga, bamaze kuyica, bayibikiriye, bakayibaga, barangiza uruhu rwayo bakayibamba bayigaritse, badakurura impande ntibazikurure n'intoki, ahubwo bakayikuruza imivumu y'imitaba. Kuko uruhu kugira ngo urubambe nyine urarukurura, ukurura iburyo, ugakurura ibumoso, ugakurura ruguru, ugakurura n'epfo kugira ngo rurambuke neza. Ntabwo rero barukuruzaga intoki, ahubwo bafataga amashami baciye umuvumu w'umutaba uragarutse, bakaba baciye imambo cyangwa bisongoye by'umuvumu w'umutaba, bahereye ku mashami yayo, hanyuma bakaba ariyo bashinga mu rwa ruhu mu mpande zarwo, haruguru, hepfo, iburyo, ibumoso, bakarega, bagakurura. Hanyuma barangiza bakahabikirira n'imfizi y'intama. Imfizi y'intama ubwo ni ukuvuga ngo n'ubundi niyo mfizi y'intama bari bubikire, bari bwice, ntabwo ariyo mu ntama izo arizo zose. Ni imfizi, ubundi imfizi y'intama bayita rugeyo, naho ihene bakayita ruhaya. Nk'uko dusanzwe tumenyereye, abazi iby'inka bazi ko mu ishyo ry'inka cyangwa inka muri rusange aho ziri ku gasozi zirisha, kenshi ziba ziri kumwe n'intama. Wenda tunabivuza twihuta nuko bavuga ko intama ni imana y'inka, aho ishyo ry'inka ryose riri haba hari n'umukumbi w'intama, kubera ko intama uko twabisanze, wenda sinzi niba mu buryo bwa Gihanga ari byo koko, ariko nuko bivugwa kandi nuko bimeze, kandi icyo rubanda bavuga. Kurambere bacu bari bazi ubwenge cyane, bari bafite ubuhanga Imana yabahaye, bavuga ko inka zirimo intama ngo zidashobora gukubitwa n'inkuba. Yandi magambo dushaka twavuga ko intama ari umurinda nkuba w'inka, kandi koko mu myaka bamwe itari mike dufite, ntabwo tujye tubona hari inka zigeze zikubitwa n'inkuba zirimo intama. Waba bizi wenda zatubwira, ariko nuko babyumvaga, nuko babyemeraga, bakayita imana y'inka. Ubwo rero uvuga ko niba iri shyo ry'inyubahiro navugaga ari ishyo ryo mu bwiru, bivuze ko n'umukumbi w'intama wabaga urimo nawe wabaga ari umukumbi w'intama nawo wo mu bwiru. Bityo rero iyo mfizi yo muri izo ntama, rugeyo muri izo ntama, yabaga yitwa rugeyo rwo mu nsanga nyine, kubera ko yari imitwe y'inka ibangikanye ibana n'insanga zibangikanye n'umutwe w'Abanyasanga. Ubwo twayita rusanga yo mu ntama, kuko iyo mu nka yabaga yitwa rusanga nyine, kuko iba mu nsanga. Ubwo rero iyo yo mu ntama, ubwo nayo ni rusanga yo mu ntama. Ubwo rero nayo bakayibikira cyangwa se bakayibikira, barangiza bakatabikamo aho ngaho muri uwo mwobo nawo, hanyuma barangiza bakarambikaho ikirago cy'igikangaga. Ikirago
ariko kiboshye mu gikangaga. Hanyuma rero hakaza undi mutsobe. Uwo ni uwuhe? Ni umutsobe w'isugi. Hakaza maze kwinjiramo abatsobe benshi kandi baracyaza barakomeza kugira imirimo itandukanye muri ubwo bwiru, kuko nabivuze ko ari urwunge rw'imihango n'imigenzo n'ibindi byinshi cyane. Umutsobe w'isugi ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ubundi umuntu w'isugi ntabwo ari bya bindi biganisha ku myanya ndangagitsina y'abantu. Oya, uyu mutsobe w'isugi bashaka kuvuga cyangwa se bavuga igihugu cy'isugi cyangwa umuryango w'isugi, ubwo ni umutsobe utarapfusha umwana n'umwe. Igihugu cy'isugi ni igihugu kitigeze cyamburwa umuturage n'umwe ngo ajyanwe bunyago, cyangwa se nacyo ubwacyo kitarigera gifatwa bunyago. Umuryango w'isugi ni umuryango utarigeze upfusha umwana n'umwe. Ubwo hakaza umutsobe wundi w'isugi, umutsobe utarapfusha umwana n'umwe, hanyuma akamukamira amata y'inyubahiro, akakamira wa mwami watanze. Hamaze kuza uwogosha, hamaze kuza utangariza abiru ko umwami yatanze no kwandungutse, hamaze kuza umunyakabagari utangariza ingabe zose zo kwa Cyilima n'ingoma zari zose umwami yatanze. Haje n'umutsobe w'isugi wundi nawe we uje gukama amata yo mu nyubahiro. Inyubahiro ni ryashyo navuga ryo mu bwiru ry'inyubahiro riringaniye n'umutwe w'ingabo w'abanyansanga. Hanyuma akayakamira hehe? Amata yo mu nyubahiro akayakamira mu kiganza cy'iburyo cya wa mwami watanze. Ikiganza cy'iburyo ntabwo ari kibonetse cyose, akayakamira mu kiganza cy'iburyo. Yarangiza bikagenda bite? Bakaryamisha umusaya w'iburyo. Ubwo ni ukuvuga umusaya wa mwami watanze. Ubwo niba muryamishije umusaya w'iburyo, ubwo bivuze ngo aryamiye cya kiganza cy'iburyo, cya kindi bakamiyemo ya mata y'inyubahiro. Yarangiza bikagenda bite? Bagacana hirya no hino rero. Urumva ni kuri rwa rutara rwa rundi rubatse rwogetse, aho niho umugogo wa mwami bawurambitse. Ibyo byose niho biriho bikorerwa. Barangiza bagacana hirya no hino, hirya rwa rutara nyine ruri mu kirambi, bagacana hirya no hino. Birumvikana gucana mu nzu n'ubyo hasusuruka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukugira ngo hashyuhe. Icya gatatu ni ukugira ngo habone. Icya kane no kwirukana utuntu tw'udukoko turi aho, ko imyotsi yirukana, hari udukoko twinshi yirukana nk'imibu n'ibindi n'udusazi n'uduki. Ariko nanone kandi ubwo muriro nyine nawo ubaye umuriro wo mu bwiru, ku bijyanye n'ubwiru nyine ni ukubwira bw'inzira y'ikirogoto biteganije. Barangiza muri wa muriro rero bakotsamo za nyama na za ngimbi. Inyama za ya mfizi babikiriye, yaba iy'inka yaba n'iya rugeyo cyangwa se indi y'intama. Tuzi ko itungo ryose iyo baribaze hari ibice na bimwe biba bifiteho urugimbu, ikinure. Ubwo rero muri ya miriro bacanye hirya no hino bakotsamo bya binure. Kuko ibinure ubishyize mu muriro bizana umwotsi mwinshi cyane, bikanahumura, bikagira ukuntu bigira nyine bishya nk'amavuta. Hanyuma ibi byarangiye bakajya bakuya mu kiganza cya wa mwami watanze. Gukuya ni nko dukoresha imvugo za kizungu zizwi ngo ni nko gukora massage. Kwa kundi umuntu ufata umuti wa kizungu waba umeze nk'amavuta cyangwa nka korogate, aho bakwiye kuwushyira ukajya usiga buhoro buhoro uzungutse nyine. Massage nibyo bita nyine gukuya mu Kinyarwanda, nacyo babyita gukuya. Bakajya bakuya no mu musaya no mu ibere. Bagakuya muri cya kiganza cy'iburyo bakamiyemo ya mata. Barangiza bakajya bakuya no mu misaya, bakajya bakuya no mu ibere. Ibyo bivuze iki? Bivuga ko niba bafashe rwa rugimbu rwabaye nk'amavuta ashyushye, bagashyira mu kiganza ahandi hari amata, bagashyira mu misaya se, bagashyira iruhande rw'ibere, n'uvuga ngo mu rubavu, ni ukujya bahoroshye. Iyo urugimbu rushyushye rukaba ari amavuta, bakagumya bakuya bamera nk'abakora massage, birumvikana ko haroroha. Bifashe amavuta ashyushye ukagumya ukuba ahantu ku mubiri w'umuntu, abantu birarangira horoshye kuko biracengera mu mubiri. Hahandi ukuya hakoroha cyane. Turaza kubona impamvu bakeneye ko horoha. Hanyuma inka z'igicuba cy'inyubahiro, kuvuga ngo hari ibicuba bigenewe gukamirwamo amata yo muri ryashyo ry'inyubahiro. Ubwo izo nka ni inka z'igicuba cyo mu nyubahiro nyine, zigakamwa bagacunda, bagasiga umugogo. Uko tuzi rero n'umubiri w'umuntu usanzwe, mu buryo bwo kugerageza kuwurambura niba yapfuye, ushobora gukoresha amavuta uko babizi cyangwa se yabugenewe, bagafata ibice by'umubiri bakajya basigaho, bakarambura wa mubiri nyine uko bisanzwe n'ukundi muntu uwo ari we wese watabarutse ari kumwe n'abantu be, mu kugerageza kumutunganya. Iyo nigeze kuvuga gutunganya umubiri we cyangwa se umurambo,
gukoresha amavuta. Umwami rero bafashe amavuta yacunzwe avuye mu mata yo mu nyubahiro. Ibyo bintu byose rero bikoreshwa aho ngaho ni ibyo mu bwiru, barakoresha amata yavuye mu nka zo mu bwiru arizo nyubahiro nk'uko nabivugaga, hanyuma bakajya basiga umugogo bakarambura imyanya yose, umubiri wose nyine birumvikana bakaworoshya bakawurambura nk'uko n'undi muntu wari wese wabikora nyine. Imyanya itari kwa kuboko kw'iburyo. Kwa kuboko kw'iburyo aho kurimo ya mata birumvikana ntabwo bari bukore uko nibakora kuri kwa kuboko kw'iburyo, cya kiganza cy'iburyo kirimo ya mata bakamiyemo, nibagerageza kugikoraho ya mata birumvikana acubangana ashobora kumeneka. Ibyo rero uretse nyine kwa kuboko kw'iburyo ntibagukoraho, hanyuma n'amaso bakayarambura. Impamvu bayarambura tubaza kubibona ni uko icyambere hari ibintu akeneye kubona nubwo yatanze, ariko mu bwiru baba bavuga ko akireba, ariho arareba igihugu cyane, akeneye kureba abantu be, akeneye kureba rubanda, akeneye kureba ibintu byose. Niyo mpamvu amaso batayabumba, baraza kuyabumba igihe kigeze turaza kubibona. N'amaso bakayarambura neza kugira ngo arebe, basubizayo ururimi. Birumvikana iyo umuntu apfuye ashobora gupfa nyine kwa kurogota navuga gasamba, hari igihe asohora ururimi bararusubizayo kugira ngo rujye mu mwanya warwo, hanyuma bagakanda ku nda, bakajya bakanda ku nda. Baza kubona impamvu rero bakanda ku nda, amaherezo yabyara akabyarira mu kiganza cyangwa mu musaya cyangwa mu ibere. Bivuga ko bakuya mu kiganza no mu musaya no mu ibere hamaze koroha, hanyuma bagakanda mu nda. Kuki bakanda mu nda rero? Nuko iyo umuntu amaze gupfa cyangwa iminsi 2-3, kuko ni ibintu biba mu minsi myinshi, iyo mihango yose ni umunsi umwe, ni iminsi myinshi. Bigeze kuvuga ko inzira y'ikirogoto ifata iminsi myinshi. Ubwo rero niba nyuma y'iminsi 3, nyuma y'iminsi 4, umuntu utari muri frigo mu imbere by'imbere biba byatangiye kubora, kandi ahatangira kubora nta hari ibintu bibora by'imyanda, imyanda bamumara no mu gifu, ahita hatangira kubora. Uko hatangiye kubora rero hazamo inyo zagera igihe uko ibihe bigenda zikaza no gutunguka inyuma. Ubwo rero bakanda mu nda. Bakanda mu nda no kugira ngo zanyo zizamuke ziri mu nda, nizizamuka zirajya gupfumurira ahantu horoshye. Ahantu horoshye ni handi twavuze bakuyaga na rwa rugimbu rushyushye, uko bakuya haroroha. Ubwo rero inyoni zijya gusohoka zirasohokera ahantu horoshye kurusha ahandi, ni handi bagumye bakuya. Rero niyo mpamvu ni mu ibere cyangwa mu musaya no mu kiganza. Urunyo rero rukasohoka, aribyo bita kubyara. Ubwo rero icyo gihe ababyaye urunyo yabyara bakavuza impundu. Uvuga ngo rwa runyo niba rusohotse basohokera mu ibere, rwasohokera mu musaya, handi bagumye gukuya rwasohokera mu kiganza, bakavuza impundu. Yamara kureba icyo abyaye, kuko nyine ruguru nari navuze ko babumbura amaso, ntibayabumbe ko bakeneye ko areba. Ni imihango nyine baravuga ko areba nubwo yapfuye bwose, ariko kubera ko babumbuye amaso baravuga yuko areba. Yamara kureba icyo abyaye, kubera ko babumbuye amaso, barangiza amaze kureba icyo abyaye, rwa runyo rumaze gusohoka, noneho bakabumba amaso. Rero impamvu bayabumburaga yari iyo ngiyo, yari kugira ngo arebe icyo abyaye. Rwa runyo rwasohokeye hahandi, haba mu kiganza, haba mu ibere, haba mu musaya, mara kureba icyo abyaye, noneho bakamubumba amaso. Rero nkuko n'undi muntu wari wese n'ubundi iyo yapfuye, mu byo bamukora byose no kumubumba amaso kugira ngo ye kugumya akanagujwe, hanyuma bakamwambika ishyira, bakamwambika uruhu rw'imbaka. Imbaka ni imwe mu nyamaswa zabagaho mu bihe byo hambere, ubu ntizikibaho cyane mu Rwanda, sinzi ko hari aho ikiri, ariko mu bihe byacu twe tukiri abana, ibihugu byabaga bidukikije n'amashyamba, imbaka twari tukizibona. Navuga ko ijya gutera nk'ingwe, wavuga ko iri hagati, ingano yayo ijya kuba hagati y'ingwe n'injangwe, mo hagati aho ngaho. Ikaba yari inyamaswa yakunda kugenda nijoro cyane cyane, ikaba yari izwiho cyane gutwara ihene, yakunda kurya intama n'ihene cyane. Rwa ruhu bakarumushyira mu gihumbi, bakamuzengurutsa mu gihumbi nyine nk'aho bamuzengurukije umwambaro, kugira ngo nyine rumubumbabumbe ye gushwanyagurika. Kuko icyari kigamijwe kubyara urunyo byarangiye abonye icyo abyaye, ahasigaye bamubumbye amaso, bakamubumba umunwa nk'uko bigenda no kundi muntu, hanyuma bakamubumbira mu gihumbi, bakahegeranya bakoresheje rwa ruhu rw'imbaka. Hanyuma rusanga rwo mu nyubahiro, ni ukuvuga nyine ryashyo ry'inyubahiro, imfizi yaho yitwa rusanga. Ubwo nayo twayibonye, babaga bayibikiriye bayishe, barangiza bakayibamba rwa ruhu twabivuze ko barubamba. Bamara kurubamba iyo rusanga yo mu nyubahiro, rero rwa ruhu rwayo
bakarumuzingiramo. Ubwo ku bantu basanzwe kera bashobora kubazingazingira mu kirago, ko nicyo cyari kiriho, ahe imyenda n'ibiringiti biziye bashobora kumuzingazingira mu kiringiti. Ikiringiti nticyari kiriho, hari ikirago bakizingazingiraga muri rubanda rusanzwe, ariko umwami bamuzingazingiraga mu ruhu rwa Rusanga yo mu nyubahiro. Hanyuma rero bakayimuzingazingiramo, hanyuma ku maguru bakahashyira uruhu rwa Rusanga rwo mu ntama. Tubonye Rusanga yo mu nka ko bayimuzingazingiramo uruhu rwayo, hanyuma Rusanga rwo mu ntama yo bakarumuzingazingira ku maguru. Ku maguru bakahashyiraho uruhu rwa Rusanga yo mu ntama. Yamaze kubyara rero rwa runyo twavuze ko bakandaga mu nda, urunyo rugasohoka ahandi horoshye, haba mu rubavu, mu musaya cyangwa se mu kiganza, hahandi bakomeje gukuyakuyana rwa rugimbu. Yabyara urugomo rero. Byara urugomo ni ukuvuga ikintu uvuga ko yashobora kuba yabyaye hasohotse inyo zirenze rumwe, 2, 3 cyangwa nyinshi, cyabaga ari ikibazo. Ariko iyo yabaga abyaye rumwe, turaza kubona ko byagendaga, yaba abyaye urugomo rero, uvuga ngo yabyaye inyo 2 cyangwa nyinshi, hagakurikiraho bagakuramo urunyo rumwe muri za zindi zose, bagakuramo urunyo rumwe bakarushyira mu gicuba cy'umurinzi. Umurinzi twakomeje kubona umutaba uje muri ubwo bwiru, ariko tubonye n'umurinzi. Icyo gicuba ubundi nicyo cyitwaga igicuba cy'irerero. Turaza kubona impamvu kikaba cyo gikoze cyararamvuwe mu giti cy'umurinzi, ari wo muko nyine. Rwa runyo rero muri zanyo, niba abyaye urugomo, abyaye inyo nyinshi, hatungutse inyo nyinshi, bagakuramo rumwe bakagushyira muri gicuba cy'irerero, ariko cya gicuba cy'umurinzi, bagashyiramo amata yo mu nyubahiro. Ya mata bakamye, hari ayo bamushyize mu kiganza cy'iburyo wa mwami, andi bakayashyira mu gicuba, ya mata yo mu nyubahiro, andi bakayashyira muri icyo gicuba cy'umurinzi, bakayashyiramo. Hanyuma izindi nyo rero zisigaye bakazana urugimbu, rwa rugimbu navugaga rwa ya ntama, rwa ya ntama babikiriye, na ya mfizi yo mu nyubahiro babikiriye. Za ngimbu zayo zimwe bazicanye hirya no hino iruhande rw'ubutare ruri mu kirambi nk'uko nabisobanuye haruguru. Hanyuma za ngimbu rero, ingimbu zisigaye nazo bakazitwika, barangiza bagafata za nyo rero zisigaye bamaze gukuramo rumwe barushyize muri cya gicuba, izindi bakazana urugimbu bagakongeza bakazitwika, ntacyo zimaze, bakazitwika, hagasigara rumwe rwonyine. Ruraza gukora iki? Turaza kubibona. Bagakongeza bakazitwika ku kintu bazihunguriyeho, bazihunguriraga ku kintu, barangiza bagashyiraho rwa rugimbu. Ku rugimbu ni nk'amavuta, bakatwika bigashya, bigakongoka nyine. Hanyuma yaba abyaye rumwe noneho rero, aho rero baratubwiye baga abyaye rumwe nyine, abyaye 2, inyo 2 cyangwa zirenze, yaba abyaye rumwe noneho, ibyo byabaga ari amahire, nta kindi kintu cyakorwaga, bikaba birangiye nyine, uwo muhango ukaba urangiye. Yaba abyaye urugomo nk'uko nabivuga none, uretse kuzitwika bakanazihungurira ku kintu, bakazitwika bazitwikije urugimbu, bakazagira inzira y'urugomo. Nigeze kubivuga ko inzira y'ikirogoto ni ndende cyane, yashobora kubyara izindi nzira z'ubwiru. Ni ahangaha rero nashaka kugera. Niba uwo mwami mu gukanda mu nda inyo zigasohoka, niba hasohotse rumwe akaba atabyaye urugomo, ni amahire ibyaga birangiraho. Niba abyaye rero urugomo, uvuga inyo 2 cyangwa zirenga, bafashe zimwe barazitwitse, bakuyemo rumwe, izindi barazitwitse ku kintu bazihunguriyeho, bazitwikisha urugimbu. Ariko nanone ntibirangiriye aho, ahubwo abiru bashinzwe icyo bita inzira y'urugomo, nabo icyo gihe bahitaga batangira imihango y'ubwiru bw'inzira y'urugomo, kuko byabaga ari amahano mu gihugu. Byabaga bisobanuye ko yego umwami yatanze, ariko uwimye ashobora kuzagirirwa urugomo. Kuvuga ngo abavandimwe cyangwa abandi bantu hashobora kuzaba intambara y'ubwiko yo kumwambura ingoma, yo gushaka kumwambura ingoma bakayirwanira. Nicyo bisobanuye izo nyo nyinshi, nicyo zisobanuye ko hari abantu bashobora kugira inzira gukora urugomo rwo kuzana intambara z'ubwiko bwo kumwambura ingoma. Niyo mpamvu rero abiru bashinzwe inzira y'urugomo bagomba guhita batangira inzira y'ubwiru kugira ngo bashake umutsindo, kugira ngo batsinde ayo mahano agiye kuba mu gihugu, yuko hari abantu bagiye kurwanira ingoma, bagiye kuzana intambara z'ubwiko. Nicyo bivuze. Urumva rero ko inzira y'ikirogoto niba bigenze bityo, ihisi byari n'inzira y'ubwiru, ariyo nzira y'urugomo. Abiru bayishinzwe bari ku ruhande ukwabo, bakajya mu mihango yabo yo kugira ngo bakore imihango ndemyagihugu yo kugira ngo itsinda ayo mahano agiye kuba mu gihugu. Abiru b'inzira y'ikirogoto bakikomereza rero,
bakajya bazana ya mata yo mu nyubahiro bakajya bashyiraho duke duke muri cya gicuba kirerera kimwe gikoze cyarambuwe mu giti cy'umurinzi, bakamiyemo amata y'inyubahiro, bashyizemo rwa runyo rumwe. Niba umwami watanze yarabyaye rumwe, hasohotse rumwe ni mahire, niba hasohotse nyinshi bakuyemo rumwe barashyira mu cya gicuba kirorero, izindi bazitwitse. Hanyuma rero rwa runyo rumwe ruriho amata yo mu nyubahiro ari mu gicuba gikoze cyaramvuye mu giti cy'umukwaro w'umurinzi, bakajya bongeramo duke duke muri cya gicuba. Kuki duke rero? Nigeze kubivuga ko inzira y'ikirogoto ni inzira iramba, turaza komeza tubibona, imara igihe kinini cyane, ubwira bumara igihe kinini cyane. Bityo rero niba biri bumare iminsi myinshi, bazagera bashyiraho duke duke, kuko nibashyiraho menshi cya gicuba kirahita cyuzura. Kandi inzira y'ikirogoto igomba kumara ari inzira nyine ndende, igomba kumara igihe kinini, bagomba gushyiraho duke duke kugira ngo kitazuzura vuba. Nanone bakazana amaboko ya wa mwami batanze, bagashyira ibiganza ku rutugu, uvuga ngo bagasa n'aho ibiganza bye bimupfumbase, icy'iburyo kikanyura ibumoso, icy'ibumoso kikanyura iburyo. Buri wese ukurikiye yabyumva, nawe ubikoze usa n'aho amaboko yahurije mu bitugu, mu ntugu zawe, usa n'aho wipfumbase nyine, amaboko yawe yombi agupfumbase anyuze mu ntugu. Hanyuma aho uwo mwami watanze ari ahakukira mu iraro, nyir'urugo agasanganira wa muntu wavuye muri rwa rugo. Iyo bigeze aha ngaha araza agasanganira, afite umutarati n'irasago. Umutarati ubundi mu mvugo za kera, umutarati ni umuntu muremure unanutse cyane, ariko muremure cyane. Ubwo rero bari kumwe n'umuntu w'umutarati, bifite icyo bishatse kuvuga mu bwiru. Ni nkaho nyine uwo mwami bashobora ko ari umuntu muremure nyine ikirenga, akaza n'umuntu w'ikirenga. Rero bakagira gute? Bakanyuranira mu muryango wa ya nzu ye bamukuyemo. Ariko nubwo bamukuyemo, turaza kubona nyuma uko byagendaga, ntabwo birangira aho ngaho, ntabwo yaviragamo aho. Akaza rero nyir'urugo agasanganira, akaza yinjira muri rwa rugo nyine rwe bamukuyemo, ruho ruberamo bya bindi byose, we na wa mutarati bakanyurana mu muryango. Hanyuma akagenda ubutaruri inyuma, ubutazagaruka, ubugacya agakeberwa isambu. Aha ntabwo nashaka kugera rero. Wa muntu yavuye mu nzu ye, baraho barakora ubwo bwiru, hanyuma agakeberwa isambu kugira ngo yubakirwemo indi nzu, kuko inzu ye bayikoresha mu bwiru. Rero agomba kuzagira nawe ahantu agomba kuba. Reka tubyite mu mvugo ya none, tubyite nko kumuha ingurane ikwiye, kuko batwaye umutungo we, bawukoresheje ku nyungu rusange, baraho barakorera imihango y'ubwiru y'umwami watanze. Rero ntagomba kuviramo aho, bakamuha ingurane ikwiye, bakamukebera isambu. Kandi iyo nkurikije aho nagiye, nko ku Misezero ya Rutare na Nyansenge, urugero aho bagiye gutabaza umugabekazi nyina Bikanjogera, abantu baho, kuko nyina Bikanjogera n'uwejo bundi yatanze mu 1933. Urumva ibintu harimo n'abantu bakiriho, bariho muri icyo gihe bakiriho, bakuru bakiriho. Rero baguhungira bakakubwira bati, dore aho Kanjogera yatabajwe, inzu bakoremo ibyo byose ni inzu yari y'umugabo witwa Kagina Kabaziki. Uwo umuryango urahari nyine, bahita bakwereka imbere yaho aho Kagina Kabaziki bamukebeye isambu, baranamwubakira, bamuha ahantu hari urutoke, bamuha nyine, mbese ni nko kumuha ingurane ikwiye. Ntabwo ari amagambo rero gusa byarakorwaga nyine, kuko urwo ni urugero ntanze rw'ibintu bya vuba bifatika kandi bizwi, ku buryo n'abantu baho barabizi. Abasaza bitwa ba Yohani Batista Runari n'abandi bo mu kigero cye barabikubwira nyine, barabikwereka bati, dore umugabo witwa Kagina Kabaziki, ahantu batabaje nyina Bikanjogera, inzu bakoremo ibyo byose nari ndo mvuga, ni inzu y'uwo mugabo Kagina Kabaziki, bayimukuyemo ariko bamuha ingurane. Dore aho bamukebeye hari hakujya ngaha, reba bakakwereka n'aba muri icyo gisekuru n'abo mu muryango we baracyahari, barabikubwira nyine. Ntabwo ari ibintu rero biri aho bidafite ingero zifatika, n'urugero rufatika. Bwacya agakeberwa isambu, akubaka imbere yarwo, ntabwo akubaka hafi y'aho ngaho, kubera ko niba ariho akoreshwa ibyo ngibyo, inzu yahoze atuyemo ikaba iri ikoreshwa ibintu byo mu bwiru, ubwo nawe bagasa naho abaye umuntu w'umubiru nyine, niko bigenda. Akubaka imbere yaho rero hafi aho ngaho, kuko nawe asa naho abaye umuntu wo mu bwiru. Hanyuma urwo rugo akarurinda ngo hatagira igiti kizavaho, kuko ibiti bihari ni ibyo mu bwiru. Hakorewe ubwiru kuri ya nzu yari asanganywe, ubwo ibihari byose ni ibyo mu bwiru, nawe abaye nk'umuntu wo mu bwiru, akarurinda ngo hatagira igiti kizavaho. Hatagira igiti kizava, ibintu byose biri aho bikahaguma. Hanyuma rero kuri bwa rwoserezo navugaga, aribyo bigaragaza ko ari umwami w'inka, ngo umugogo ukajya i Rutare.
ubwo hari byinshi byirengagije aho ngaho, hari imikarago ubona uhita wumva neza ko iburamo aho ngaho ifite ibyo dusobanurira. Nabivuze kare ko bishobora kuba byinshi bitamenyekanye bitari muri iyi mikarago, bishobora kuba birimo hagati aho ngaho, ariko igihe kiragira ngo umugogo ukagira utare. Biragaruka rero ko bya binavugaga yuko ushobora kuba ari umugogo wa Mutara Rwogera bishyira mu rwego rw'umuhungu we Kigeli Rwabugiri, kuko umugogo we wagiye Rutare nyine. Bivuze ko abami b'inka Mutara na Kirima bagomba gutabazwa i Rutare, kongeyeho umwami w'izina rya Kigeli. Ubwo rero uyu mugogo wa Mutara Rwogera ujya i Rutare nyuma y'ibyo byose. Kuki rero nuko n'ubundi niyo ugeze i Rutare koko ku misezero Rutare na Nyansenge bakubwira ko, kandi ibitabo birahari bivuga, kandi abaturage nyine barahari babizi, baba ninavuga babakambwe, birazwi neza ko umugogo wa Mutara Rwogera watabajwe ahitwa Irambura ya Rutare, mu itaba ryitwa Irambura. Uhagiye ubu ngubu ntabwo hasanga ibisigisigi byaho, ariko abakuze barabikubwira, kuko igihe cy'umwaduko w'abamisiyoneri ugenda usanga amateka y'u Rwanda, hari imisezero n'ibindi bintu ndangamateka, usanga baragiye babyangiza nkana, bakashyira ibindi bikorwa by'abamisiyoneri bya Kiliziya Gatolika bisenya ayo mateka. Aho Irambura rero, ahantu hari santarari gatolika ya Rambura, Kiliziya santarari gatolika ya Rambura, neza iri mu musezero wa Mutara Rwogera. Ni aho ngaho ubwo nyine, ni aho bamujyanye n'umugogo wa Mutara Rwogera ugira Rutare, ukaba waratabajwe ahitwa Irambura. Ni aho ngaho ndiho mvuga nyine. Hanyuma uhageze rero, uvuye ku Rwoserezo ugeze Irambura, uhasanga barujuje urugo. Urwo rugo nk'uko nigeze kubivuga nyine, bakaba hari umuntu naho bahakuye azubakira ahandi, nk'uko ku musezero wa Nyirahikandagira bahakuye Kagina Kabazi iki, ugasanga barujuje urugo. Hanyuma ukajya mu nzu yo mu gikari. Umugogo wa Mutara Rwogera uhageze wagiye mu nzu yo mu gikari. Ubwo ndagenda buhoro uko ndiho ndasobanura nyine imikarago kugira ngo buri wese abyumve neza atari uguhurutura. Ubwo nuvuga ko ugeze Irambura, aho nyine bagiye kurutabaza, ntabwo wagiye mu nzu y'ikambere, ahubwo wagiye mu nzu y'igikari. Hanyuma hakararirwa, bakajya bahindana, abiru bahashinzwe bakajya bahindana nyine, nuvuga bakajya basa n'abagenda bakururana, basa n'ababyigana, basa n'abari mu kavuyo, bakicara gusa, basase bakicara gusa. Hanyuma kambere ikabura ukamira, uvuga ko amata bazajya bahakama avuye mu mashyo cyangwa mu ishyo ryo mu bwiru, ni aho ngaho bazajya bayakamira nyine, bazajya bayakamira mu nzu y'ikambere. Hanyuma bakayatereka, bakazana cya gicuba kirerero, cya kindi cyavuye ku Rwoserezo kimwe navuze mbere, bakakizana n'ubundi kigahekeza wa mugogo kikajya i Rutare, kuko wa mugogo wa Mutara Rwogera ugiye i Rutare. Bakazana cya gicuba kirerero, cya kindi kirimo rwa runyo, cya kindi bagenda bashyiramo amata yo mu nyubahiro gahoro gahoro, hanyuma gihora kimugenda imbere. Ni ibintu navugaga nyine, bivuga ko umugogo w'igihe uvuye ku Rwoserezo ugiye i Rutare na Nyanza, icyo gicuba cyamugendaga imbere. Hanyuma kigahama aho ngaho kuri uwo musezero. Ubwo nuvuga niba ari Mutara Rwogera, ni aho ngaho Irambura, kuko harazwi neza. Hanyuma bakagumiriza bagakomera. Gukomera ubundi ababizi bazi ko iyo usutse inzoga mu ntango, abantu bakanywa, ko bagenda banywa imanuka, bagenda bazana akabindi gatoya bitaga imperezo, bakajya bagenda bongeramo indi nzoga kugira ngo yongere yuzure, nibyo bita gukomera. Ubwo rero n'aya mata uko bagenda bashyiramo duke duke, ni ugukomera nyine, kuba bariho bongeramo amata bakagenda bakomera gahoro gahoro bashyiramo make make, kugira bituzura vuba nyine, kuko inzira y'ubuvuzi bw'ikirogoto iracyakomeza, irafata intera ndende, irafata iminsi myinshi, irafata amezi menshi, ndetse irafata n'imyaka myinshi. Rero bagomba kugenda bongeramo duke duke, bakomera duke duke, kugira ngo cya gicuba kitazuzura vuba imyaka n'amezi iyo nzira y'ikirogoto itararangira. Hanyuma bakagumiza bagakomera, amezi agahita arane. Nabivuze haruguru, inzira y'ikirogoto yararambaga cyane, kamara igihe kirekire cyane, amezi agahita arane, bakibikora gutyo buri munsi. Hanyuma umunsi abana b'ibwami bogoshwa, ubwo n'abana b'ibwami hehe, ku mwami wimye wasimbuye wa wundi watanze. Ubwo niba ari Mutara Rwogera turiho tuvuga,
ubwo n'abana b'ibwami kwa Kigeli Rwabugili kuko niwe wamusimbuye. Umunsi bogoshwa rero, kubwo nuvuga ko mu mihango yo kwimika umwami wimye, mu bigize uwo muhango harimo no kogosha abana b'ibwami. Umunsi abana bogoshwa, inzoga zikaba zaturutse ibwami. Inzoga zigaturuka ibwami, hakaza iy'inturire, ubwo n'ubu ziturutse ibwami hehe? Ibwami kwa mwami wimye, hahandi bariho bogosha abana b'ibwami. Uwo munsi bakora ibyo rero, inzoga zigaturuka ibwami kwa mwami wimye. Ubwo niba tuvuga ko ari Mutara Rwogera batanze, ubwo ziturutse kwa Kigeli Rwabugili ibwami nyine. Zikaza hakaza ubwo zigiye i Rutare irambura, aho batabaje, aho bari bakora ubwiru bw'ubutabaza umugogo nyirizina wa Mutara Rwogera. Hakaza inzoga y'inturire n'iy'ubuki, hakaza n'ihembe ry'inzovu, hanyuma bagatumiza n'inka yo mu muhozi ikamwa. Birakumvisha koko aha birakomeza kumvisha ko uwo mwami ari Mutara Rwogera koko. Kuki? Niba bavuze ngo bagatumiza amata y'inka yo mu muhozi ikamwa, tuzi ko umuhozi ni umutwe w'inka wari ubangikanye n'umutwe w'ingabo w'Abashakamba, kandi Abashakamba ni umutwe waremwe ku ngoma ya Yuhi Gahindiro, kandi Yuhi Gahindiro asimburwa na Mutara Rwogera. Ubwo rero ntabwo wavuga ko ari abami babanjirije izo ngoma, kuko icyo gihe umutwe w'inka w'umuhozi wari utarabaho. Umutwe w'umuhozi wabaye ku ngoma ya Yuhi Gahindiro, kandi turabona ubwiru bw'inzira y'ikirogoto bw'itabazwa rya Mutara Rwogera, bivuze ko ni ku ngoma ikurikiyeho umutwe w'ingabo w'Abashakamba rero wari uriho uringanye n'umutwe w'inka w'umuhozi. Ubwo bivuze ko rero haruguru twagiye tubona bakoresha ibintu byinshi cyane byo mu mutwe w'inka wo mu bwiru w'inyubahiro, none hano tugeze noneho bazanye amata yo mu mutwe w'inka w'umuhozi uringaniye n'Abashakamba. Ubwo rero nuvuga ko ni kuri Mutara Rwogera koko, kubera ko icyo gihe umuhozi wari uriho, Abashakamba n'umuhozi bari bariho. Hanyuma rero bagafukura muri ya nzu ikibumbiro, ya nzu mu gikari hamwe umugogo uri hahandi. Umugogo uri ntabwo ari inzu y'ikambere hahandi mu rukamiro, ahubwo ni inzu yo mu gikari hahandi wa mugogo uri. Za nzoga zombi zikajya imbere mu mva. None muri ya nzu yo mu gikari bacukuyemo imva ye, kuko ibiri mu nzu ubu ni imva y'umwami bayita iriba. Irimbi ni umusezero, naho wa mwobo yamva, wa mwobo bashyiramo nyine umuntu wapfuye iyo ari umwami cyangwa umugabekazi yitwa iriba. Za nzoga zombi zikajya imbere ye mu mva. Bamaze gucukura imva bagomba kumutabazamo, yarangiza imbere rero bakajya bashyira za nzoga zombi, yindi y'inturire n'iy'ubuki, zikajya imbere ya mva. Hanyuma bakajya baramubwira nubwo atumva, ariko bo bakabafata ko akiriho, turaza kubibona. Bakamubwira bati dore inzoga, dore inzoga, umwami ahorana inzoga. Bakazana ihembe ry'inzovu, n'amaturo bariho bamutura, bakagerekaho ibyuhagiro byiza, imibavu, ibintu bihumura, amata, inzoga y'inturire, inzoga y'ubuki, amahembe y'inzovu, ibintu byose byiza. Bakamubwira bati bakagerekaho n'intego, bakamubwira ngo umwami ahorana inzovu. Hano inzovu birashaka kuvuga iki? Inzovu ubundi mu mvugo ya kera, abakunda gukurikira ibitabo by'iyobokamana, cyane igitabo cyitwa Bibiliya, hari aho bavuga inzovu, bakavuga ngo Sawuli yishe inzovu, uko bazivuga niba ari inzovu 1000, naho ngo Dawidi yishe inzovu, bakazivuga umubare nyine. Ariko icyo bashaka kuvuga muri rusange, inzovu bisobanura umubare w'abantu benshi cyane. Ubwo rero mu mvugo isanzwe twavuga ko ari rubanda. Umwami ahorana inzovu, bivuze ko umwami ahorana rubanda, ahorana abaturage benshi. Baramufata nk'umuntu ukiriho, turaza kugenda tubyumva. Hanyuma bakazana amata y'inyubahiro, za nyubahiro nanone bakazana amata y'inyubahiro, nayo bakamushyira imbere. Bahashyize inzoga imbere y'imva ye, inzoga y'inturire, inzoga y'ubuki, amahembe y'inzovu, na bya byuhagiro byiza n'ibindi bintu byiza bihumura n'ibyo byose. Hanyuma bakazana n'amata yo mu nyubahiro bakayashyira imbere ye, imbere y'aho aryamiye ku rubavu rw'iburyo. Yabaga aryamiye urubavu rw'iburyo, umusaya ureba iburasirazuba. Hanyuma ay'umuhozi, ngo ayo nyubahiro akajya imbere ye, hanyuma ay'umuhozi akajya inyuma. Kuvuga ngo imbere n'inyuma bahashyize amata. Umwami agira amata, umwami agira inzovu, umwami ni inzovu, agira rubanda, umwami agira inzoga.
byose ni ibintu byiza bariho bamuha. Hanyuma amata yo mu muhozi yandi bakamye yo mu muhozi akajya inyuma, hanyuma amata yo mu nyubahiro bakayamushyira imbere y'aho umutwe we ureba, mu nkongoro y'umurinzi. Inkongoro y'umurinzi nabwo bakamubwira ngo dore amata y'umuhozi umwana wawe azaguhorera. Amata yo mu muhozi umwana wawe azaguhorera. Niba ari Mutara Rwogera aho turiho tuvuga rero, ni nko kumubwira ngo umwana wawe Kigeli Rwabugiri yarimye, kuko bamubwiye ngo haruguru ahatangira bamubwiye ngo tuzagushumbusha undi. Babwiye Ingabe uwo kwa Ndungutse, yabwiye Ingabe uwo mu Kabagari, yabwiye Ingabe ati sobuja yatanze ariko tuzaguhorera kandi tuzagushumbusha. Koro bamushumbujije abiru bimitse Kigeli Rwabugiri. Hanyuma rero umwana wawe ni Kigeli Rwabugiri azaguhorera. Cyane cyane ahangaha niyo mpamvu mvuga ngo Mutara Rwogera, nuko iyo usubiye inyuma amateka y'itanga rya Mutara Rwogera bavuga ko bishobora kuba atari byo, ariko muri rubanda uko babivugaga, ibwami uko babivugaga, bavugaga ko ngo yarozwe n'umugabo witwaga Nyarwaya Rutesi w'Umwega, akaba icyo gihe yari umutware w'umutwe w'ingabo w'Imvejuru n'Inkabuzima. Bakwifwisaga ko uwo Nyarwaya Rutesi, kubera ko baziranaga cyane Mutara Rwogera, bavuga ko ari uwamuroze. Nyamara gusa ukuri nuko nyine Mutara Rwogera azize igituntu. Ntabwo bari bakizi, nyine bavugaga ko umuntu wishwe n'indwara itazwi, ibyo bintu by'ibituntu bitari bizwi, bavuga ko bamuroze. Bavugaga ko ari we wamuroze, niko byavugaga. Ni nayo mpamvu bamubwira ngo umuhungu wawe azaguhorera, ngo ni Kigeli Rwabugiri. Kandi koko ku ngoma ikurikiraho Kigeli Rwabugiri, nibyo koko abantu bo mu muryango wa Nyarwaya Rutesi, cyane cyane murumuna we wamusimbuye ku ngoma witwaga Rugereka rwa Byavu, kuko na Nyarwaya Rutesi n'uwa Byavu, bavuga ko habaye intambara yitwa intambara y'Abagereka yo kwica Rugereka, kuko bavugaga yuko Rugereka ari we wazanye uburozi bwo kwica umwami. Hazamo byinshi cyane, ariko tubyihora n'andi mateka. Gusa nyine baravuga ko bazamuhorera, icyo yabaraze cyose bazamuhorera, ariko ikurikira amateka nyine ya Nyarwaya Rutesi na murumuna we Rugereka nibwo ubyumva neza. Ndetse ushatse wakwifashisha insigamugani yitwa ngo amazimwe yashiriye igishike, nibwo ubyumva neza. Iyo nkuru irambuye nihuye, uzashaka kubyumva neza uburyo bw'itanga rya Mutara Rwogera n'uburyo muri rubanda n'ibwami babifataga, yasoma iyo nsigamugani yitwa, iri mu gitabo cy'ibirari by'insigamugani yitwa amazimwe yashiriye igishike. Hanyuma rero ayo mata rero y'inyuhiro bakayamushyira imbere aryamiye ukuboko kw'iburyo, hanyuma ay'umuhozi akajya inyuma. Nabivuze ibyo narimaze kubivuga mu nkongoro y'umurinzi, ngo dore amata y'umuhozi umwana wawe azaguhorera. Hanyuma bagasibiranya, hakamara hagacaho iminsi mike, aho yerekeje amaso ho mu rugo, yerekeje amaso umwami watanze umugogo we, bakahafukura bakabyariraho cya gicuba cy'amata yo mu nyubahiro, bakakibyara. Ni ukuvuga ngo bagacukura bakagihambamo, ubwo ariko ni igicuba cy'aya mata yo mu muhozi. Hanyuma bakazana imivumu n'imiseke uko basanzwe babigira. Ubwo harimo byinshi nigeze kuvuga tutabonye tutumvise. Ubwo uko basanzwe babigira ntabwo tubimenye ibyo ari byo. Ubwo nyine ari Padiri Alexis Kagame washoboye kwegeranya imikarago y'ubwiru. Birashoboka ko abiru babimubwiraga, kuko hari n'aho bivuga mu gitabo cye cy'Inganji Karinga, hari ahavuga ko hari ubwiru batamubwiye, hari n'ahavuga ko hari ubwiru bamubwiye ariko bamutegeka kutazabivuga. Ubwo rero ibyo byose birimo aho ngaho bishobora kuba ari bimwe muri ibyo ngibyo, tukaba nyine tutabimenya. Wenda Kagame akaba wanditse imikarago y'ubwiru akaba atarashatse kubitubwira, cyangwa se akaba batarabimenye, bityo natwe bigatuma natwe tutabimenya. Ariko uko basanzwe babigira ni gute, ubwo ntitubimenye, ariko bakaba ariko babigenza nyine. Hanyuma nyine uko basanzwe babigenza iyo babyarira Imana, ubwo ni byatungo babaga bakoresheje mu ndagu zose bagira ngo barebe ko ibyo bakora Imana byemeye. Iryo tungo bakoresheje ryitwaga Imana. Ni Imana ariko ifite inyuguti ntoya, si Imana Rurema yo mu ijuru, ari Imana Rurema Rugira. Ubwo ni iryo tungo nyine babaga bakoresheje bagira ngo bakoremo ubufindo, barebe ko Imana ibyemera, barebe ko inzuzi zera cyangwa se ko Imana ibyanga. Hanyuma rero ku kibero cyo haruguru, mu ikibero cy'inzu, ya nzu nyine wa mugogo urimo,
aho yerekeje uruhanga, ikibero cya ruguru aho yerekeje uruhanga bakahabyarira umutaba n'umuko, kuvuga ngo bakahatera, bagafata igiti cy'umutaba n'igiti cy'umuko w'umurinzi bakabihatera. Bateraga nyine bikamera bigakura bigaba ibiti by'inganzamarumbu bikazakura. Hanyuma ibyo biti byitwa ibiti by'isengero. Ahangaha gusenga bavuga ni ukwibuka, ibiti by'iyibukiro. Aho ni mu Runyakirima nyine gusenga ni ukwibuka, naho isengero ni iyibukiro, naho bazajya baterekera cyangwa bazajya biyibukira. Twigeze kuvuga iyo nzu, turaza kubona ko nyuma y'igihe iyo nzu yageragaho igashanguka, mara gushanguka hagasigara bya biti niyo mvuga batera byarakurwaga, byamara gukura bikaba ari byo by'urwibutso nyine, bikaba ari byo byerekana aho hantu nk'ikimenyetso cyaho. Hanyuma bakajya bajya kuhakora imihango nyine, ari uguterekera, ari ukwibuka, ari kugira gute. Ibyo biti rero ni ikimenyetso nyine kizajya kibereka neza neza aho umugogo w'umwami wari uri. Turaza kubibona nanone, turakomeza turabibona. Hanyuma kugira bajye bamenya n'aho yerekeje uruhanga. Ubwo aho yerekeje uruhanga n'aho uruhanga rwe ruri ni nka kwa kundi muri iki gihe tubona ku irimbi iyo bamaze guhamba umuntu wapfuye, bakubaka imva ye bakayubakira, aho umutwe uri bahashinga umusaraba. Ngira ngo ibyo turabizi twese, abari bakuru turabizi, kugira ngo bajye bamenya aho umutwe nyine, bamenye aho umutwe uri, bamenye n'aho hepfo amaguru yerekeye. Icyo gihe rero uwo musaraba w'icyo gihe twageranye n'umusaraba w'iki gihe, umusaraba w'icyo gihe wo ni igiti cy'umuko w'umurinzi bahateraga. Urumva ko cyumvikana umumaro wacyo. Hanyuma ya nzu bakayikingisha urugi rw'ingese. Ya nzu yo mu gikari kandi twibuke ko ari inzu yo mu gikari. Hanyuma bakarucamo amaso abiri, mu rugi mu muryango bakahaca amaso abiri. Kuki? Kubera ko babaga bumva ko uwo mwami nubwo bamutabaje ariko bamufata nk'umuntu ukiriho, naho bamutabaje hakomeza kwitwa ibwami. Biza kuvuga ruguru ko haguma n'imitwe y'ingabo ishinzwe kuharinda no kuhakorera imihango, n'imitwe y'abiri ishinzwe kuhaguma no kuhakorera imihango. Barahafata nk'ahantu rero hari umuntu ukiriho. Ubwo umuntu bamufata nk'akiriho rero bagafata muri rwa rugi bagacamo amaso abiri. Ni nko kuvuga ngo naho azajya arebera, ko umuntu agira amaso abiri. Mu rugero ni nk'azajya arebera amaso, hameze nk'amaso yazajya areba rubanda, areba igihugu. Kandi nabivuze ruguru ko bakavuga ngo bamuzaniye inzoga, bamuzaniye y'ubuki n'inturire n'ibindi byose, bati umwami ahorana inzoga. Ni nk'aho bamufata ko ari nk'umuntu ukiriho nyine. Hanyuma bakamara imyaka 4, iyo mihango ikamara imyaka 4. Kiza kuvuga ruguru inzira y'ikirogoto, aho umwanya wose maze mvuga, urumva ko ari ibintu birebire maze kuvuga kandi biracyakomeza. Inzira y'ikirogoto yari ndende cyane, twigeze kuvuga amezi, twigeze kuvuga n'ibindi. Ubu tugeze ku myaka 4, iyo mihango ikamara imyaka 4 ikorwa ityo. Hanyuma nyuma y'umwaka wa 4 rero bisa naho bigeze ku musozo, nyuma y'umwaka wa 4 bagaca imitezi. Imitezi ntabwo ari imitezi, kuko imitezi ni indwara ifata imyanya ndangagitsina. Bagaca imitezi ya yanzu babiru, bagaca imitezi babandi b'abanyamigogo aba nigeze kuvuga, bagaca kuko nibo babaga bagihari bahaba buri munsi. Bagaca imitezi ya yanzu. Ubundi umutezi w'inzu ni iki? Inzu ya Kinyarwanda uburyo yabaga yubatse yagiraga imbariro zihera hasi zikazamuka zikagera hejuru ku gasongero. Hagati na hagati rero mu rubavu cyangwa se mu ibondo ry'inzu habagamo urubariro, navuga ko rwo rukuru, navuga rufashe inzu. Izindi mbariro zose zifatiyeho, hakaba imbariro za ruguru n'imbariro zizamuka zijya ku gasongero, n'imbariro zepfo zimanuka zikagera hasi aho inzu itereye. Urwo rubariro rwo hagati rero nirwo bitaga umutezi, bashyira mu bwinshi bikaba imitezi. Nirwo rubariro mu by'ukuri rwabaga rufashe inzu, kuko imiganda y'inzu izamuka iva hasi igenda ijya hejuru mu gasongero. Urwo rubariro rukuru rw'umutezi nirwo navuga rwabaga ruyifashije kurusha izindi. Bivuze ko rero nurukuramo rero ukaruca, za nkingi zifashe inzu cyangwa se ya miganda y'inzu irahita irekurana. Nirekurana rero ibice byo hejuru byose birasa naho bigwa mu nzu. Ni nko kwisenya, mu yandi make no kwisenya. Dufatiye ku mubiri w'umuntu, umutezi ni umutsi navuga ufashe umubiri w'umuntu, umanukira mu nyonga y'itako ukamanuka ukagera mu kuguru, ukamanuka ukagera hasi, ari mu gifaransa bita nerf sciatique. Uriya mutsi munini cyane ukomeye wo ku mubiri w'umuntu witwa nerf sciatique,
mu rurimi rw'Urunyakirima rwa kera n'ubundi bari bawuzi ku mubiri w'umuntu, nabo bawita umutezi kuko niwe wafashe umubiri w'umuntu. Rero n'urwo rubariro rufashe inzu ya kera ya Kinyarwanda ruhatse izindi zose narwo rwitwaga umutezi. Bivuze ko uwo mutezi rero nuwuca ukawukuramo, inzu nyine irabirangiye, nyuma y'igihe gito izashwanguka, izahwama igwemo. Turabizi ko rero n'uwo mutsi witwa nerf sciatique ari wo mutezi wo ku mubiri w'umuntu, uwuciye ukawukuramo ukawurandura, ntabwo umuntu yaba akiriho. n'abajya bawurwara barabizi, iyo batangiye kugira ikibazo. Kurwara nerf sciatique irababaza, ni ikibazo gikomeye cyane ndetse bigira ingaruka zikomeye cyane. Rero umutezi wo ku mubiri w'umuntu ni ikintu gikomeye. Umutezi wo ku nzu ni urubariro ruhatse izindi zose. Iyo urukuyemo rero ubwo nuvuga ngo inzu iri uba ushaka kugira ngo uyisenye nyine. Hanyuma ya nzu bagaca imitezi ya nzu, rwa rubariro nyine rukomeye, ngo izahwame bagihari. Guhwama nyine ni ukumanuka ikagwamo imbere, kubera ko nyine urubariro rufashe izindi zose ruba rukuyemo, ya nzu irahwama, irashwanguka, irahonjuka, iragwamo nyine, irasenyuka. Muri make imvugo yumvikana, ya nzu irahita isenyuka. Hanyuma umwaka wa 4 wahita rero, kuko aho tugeze mu mwaka wa 4. Umwaka wa mbere bakora imihango inyuranye, abiru bashinzwe babikora, abashinzwe biriya babikora, abashinzwe biriya nabo babikora, bikava ku bwoserezo bikazagira Rutare Rwogera, bigeze Rambura ya Rutare, imyaka irahita ari myinshi. Hanyuma umwaka wa 4 rero wahita ibwami ko wa mwami wimye, niba tuvuga ko ari Mutara Rwogera batanze, ngo n'ikigeri Rwabugiri wamaze kwima, ibwami bakohereza izindi nzoga. N'ikigeri akohereza izindi inzoga y'inturire n'iy'ubuki n'imfizi y'ingumba. Ngo n'imfizi itarigeze ibyara. Imfizi y'ingumba ihambira cyakomeje. Bagatumiza n'inka zo kugorora. Aha bavuga ni ingororano, ntabwo ari ukugorora ikintu kwa kundi gikurura ngo kigororoke, oya, ni ingororano, ukugorora. Bagiye kugororera abandi rero, babiru bose bakoze ya mihango yose, tugiye kubona ko babagororaga. Ya myaka ine irashize, abiru bamwe bakora biriya, abandi bakora biriya, abandi bagira biriya, abo kwa Ndungutse, abo mu Kabagari, abo hehe na hehe, na wa muntu w'umunyabwoko bwiza wavuye mu bintu bye, abantu bose barimo aho bazagororerwa. Bakoze ibyo byose. Nyuma y'umwaka wa 4 ibyo birangiye, na yanzu imaze guhwama, bagiye kugorora. Bagatumiza inka zo kugorora, n'inka z'ingororano nyine, inka z'ingororano. Bakazitumiza, haje inzoga z'ibwami, umwami w'imye, bazanye inka z'ingororano. Hanyuma umutsobe akaza, umutsobe mukuru, umwe watangije imihango yose, umwe wagomba kogosha cyangwa se wogoshe, umwe wakamye amata yo mu nyubahiro, uwo rero aragarutse. Akaza aje gukora iki? Agasengwa umukurambere werewe. Hano kuvuga iki? Nigeze kubabwira haruguru ko mu gikari cyo mu ngoro y'umwami uwo ari we wese habaga ingoro z'abakurambere zubahwa. Hakaba kwa Gihanga hari ibyahakorerwaga, cyane cyane inzira y'umuriro n'ibindi. Hakaba kwa Kibogo hari ibirango, hari imihango yahakorerwaga, n'isengesho rya Kibogo niho ryaberaga, hanyuma by'abakurambere. Hanyuma hakaba kwa Kirima habaga ingabe n'ingabekazi n'izindi ngoma zo mu rwego rw'ingabe. Hanyuma muri izo ngabe ukoresha turo z'icyubahiro arizo z'abakurambere, hakaba umwe muri bo werejwe. Niba inzuzi Imana yemeje ko uko gusenga umukurambere, niba kumuterekera, kumusenga, niba bibera kwa Gihanga, ubwo nyine inzuzi zabyemeje, ubwo ni kwa Gihanga. Niba ari kwa Kibogo, niba ari ko inzuzi zabyemeje, ubwo ni kwa Kibogo. Niba ari kwa Kirima, ubwo ni kwa Kirima. Hanyuma rero umutsobe mukuru akaza, kuko ni umukuru niwe uyoboye ibyo byose nyine, akaza agasenga. Nk'uko tubona mu rusengero cyangwa mu kiliziya cyangwa mu rindi teraniro ry'abemeramana, haba hari umuntu mukuru uyoboye iyo mihango. Niba ari pastor mukuru uri busenge, agasengera iteraniro, cyangwa ari padiri, cyangwa musenyeri, cyangwa undi wari wese, ibyo byose abantu hari uba ari buyobora iyo mihango, agasenga mu izina ry'abari aho bose mu ikoraniro ryose. Muri iryo koraniro ry'abiru haza wa mutsobe mukuru agasenga mu izina rya bose, agasenga umukurambere werewe. Yego, niba ari kwa Kirima, niba ari Kibogo, niba ari Kirima, niba ari Gihanga. Hanyuma akabwira wa mwami ati ndore inzoga ya nyanaka rero. Niba ari umwami w'imye, niba hano tuvuga Kigeri, ubwo bakabwira Mutara bati dore inzoga ya Kigeri. Birasobanutse. Twakumye kuvuga Mutara, umuhungu we Kigeri amusimbuye ku ngoma. Mutara Rwogera n'umuhungu we Kigeri Rwabugiri amusimbuye ku ngoma. Ubwo rero bakamubwira bati dore inzoga ya Rwabugiri. Y'inturire n'iy'ubuki. Ngiyi imfizi y'ingumba. Tsindira igihugu cyawe.
aha rero biratuzanamo amagambo yitwa gutanga, gutabaza, umusezero n'iriba. Tsindira igihugu cyawe. Niyo mpamvu rero iyo umwami yatanze batavuga kumutabariza. Abantu benshi muri iki gihe n'abakora mu nzego rwose zigiraho zihura n'umurage w'umuco n'amateka, n'abantu benshi, abantu bose byabagiyemo. Burya ngo ikinyoma iyo gitinze gihinduka ukuri. Abantu hafi ya bose bumva bavuga ngo gutabariza umwami. Iyo ntabwo ari ugutabariza umwami, kuko hatabarizwa umuntu uri mu kaga abantu bamutabariza ngo atabarwe. Ni ukumutabaza. Gutabaza umuntu ni ukumwohereza ku itabaro. Aha ngaha twabonye ko umwami watanze bya bintu byose twabonye baramufata nk'umuntu ukiriho. Ariko nubwo akiriho ntabwo akiri mu Rwanda rw'isi y'abazima, ahubwo bamwohereje mu yindi si. Bamwohereje ku itabaro, baramutabaza, bamuhaye ibintu byose bizamuherekeza. Bamuhaye imfizi y'ingumba, bamuhaye inzoga, bamuhaye ihembe ry'inzovu, nko kuvuga ngo ko agifite rubanda, agifite abantu, agifite abanyarwanda, agifite ibintu byose. None baramubwira ngo tsindira igihugu cyawe. Baramufata nk'umuntu ukiri muzima, baramufata nk'umuntu uri ku rugamba. Bamwohereje ku rugamba ngo ajye gutsindira igihugu cye. Baramubwira ngo tsindira igihugu cyawe cy'u Rwanda n'abanyarwanda. Ibyo ni ibintu byumvikana, bikubwira impamvu umwami baramutabaza, ntabwo bamutabariza. Uyu mukaragura byumvikanisha neza. Baramwohereje ku rindi tabaro, bamutabaje, bamwohereza ku itabaro. Baramubwira ngo genda tsindira igihugu cyawe, tsindira u Rwanda n'abanyarwanda. Ni nayo mpamvu aho rero babikoreye hitwa kumusezera. Kumva bamusezeyeho, nawe abasezeyeho, asezeye ku isi y'abazima, agiye mu isi yo kwa Nyamugenda, agiye gukomeza kurwanira u Rwanda, agiye gukomeza kurwanira abanyarwanda. Baramwifuriza gutsinda, ati tsindira igihugu cyawe. Ubwo rero aho ngaho abiru bamusezereraho, nawe akabasezeraho, agasezera mu isi y'abazima, akaba agiye mu isi y'u Rwanda ro kwa Nyamugenda. Niyo mpamvu bahita ku musezero. Arasezeye, abiru baramusezeye, nawe arabasezeye. Bamuhaye ibikenewe byose, bamuhaye imbaraga, bamuhaye imitongero, bamuhaye inzoga zimuherekeza, bamuhaye ubuki, bamuhaye rubanda, bamuhaye ihembe ry'inzovu, bamuhaye ibintu byose, bamuhaye imbaraga. Bamubwira ngo genda utsindire igihugu cyawe. Bamwohereje ku itabaro, baramutabaje, baramutabaza. Hanyuma aho babikoreye hitwa ku musezero, bakaba bamusezeyeho. Hanyuma muri uwo musezero rero hakaba harimo nyine iriba rye. Bivuga ngo ku musezero ni nk'irimbi, mu irimbi haba imva z'abantu benshi. No ku musezero w'abami n'abagabekazi, buri mwami na buri mugabekazi ashobora kugiramo imva ye, muri wa musezero mugari. Iyo mva niyo bita iriba. Ubwo rero ni bavuga gutanga k'umwami. Atanze ingoma. Hanyuma baramutabaje, kuko abo bamwohereje ku itabaro kujya gutsinda igihugu cye. Hanyuma kandi aho babikoreye hitwa ku musezero, kuko asezeye kuri rubanda, asezeye ku banyarwanda. Ubwo rero ntazitwa ku irimbi, ahubwo haritwa ku musezero. Hanyuma muri uwo musezero buri wese akagira iriba rye. Ibyo kwari gusobanura rero kugira ngo iki kintu, iyo mvugo itariyo ikunda gukoreshwa n'abantu benshi kandi bihangiye mu bihe bya vuba, ikaba yamaze gukwira nk'aho ariko kuri kandi atari ko kuri, kugira ngo ikosore. Ubishaka azabyumva bikurikize, utabishaka kubikurikiza ibyo biramureba. Ariko hano turabisobanuye twifashishije iyi mikarago y'inzira y'ikirogoto turimo dukomeza gusobanura. Hanyuma rero bamara kumubwira bati tsindira igihugu cyawe, rero umutsobe agahaguruka. Rero undi mutsobe wundi batatubwira uwo ari we agahaguruka, yagera i Rutare. Ubwo ageze irambura kwa Mutara Rwogera, ko niho hano turavuga Mutara Rwogera. Twarisobanura impamvu ageze i Rutare, kuko irambura niyo rambura ya Rutare ku musezero wa Mutara Rwogera. Yahagera rero araje, aje gukora icyo. Bya bindi byose akabishyikiriza umunyamigogo. Umunyamigogo niba abiru nigeze gusobanura, niyo ya myaka ine yarangira, ubuziraherezo habaga hari imitwe y'abiru nanone izaguma aho hantu ubuziraherezo, ikakora imihango n'imigenzo bihoraho. Abo bakitwa abanyamigogo nyine, ko bashinzwe imigogo y'abami ku misezero y'abami. Agatura wa mwiru uje akaba ageze Rutare, nawe agatanga ituro. Agatura ntabwo ari ugutura umutwaro, agatura nyine agatanga ituro. Hanyuma akabanza gupfukama imbere ya ya nzu irimo wa mugogo wa mwami, ya nzu yo mu gikari twigeze kuvuga. Bacukuyemo Rutare, bakaba ariho bacukuramo n'imva ye cyangwa iriba rye, bakaba ariho bamutabaza. Hanyuma akavuga iki rero? Azanywe n'iki? Amaze gupfukama akavuga ati seka kanaka. Arabwira wa mwami watanze, ngo Mutara Rwogera,
Mutara Rwogera akabwira Mutara, ubwo nyine abwira Mutara Rwogera, aramubwira ati dore inzoga umwami akoherereje. Ubwo ni Kigeli Rwabugiri, dore inzoga Kigeli Rwabugiri akoherereje, kuko avuye ibwami, dore inzoga Kigeli Rwabugiri akoherereje. Ubu urumva ko abisubiyemo bwa kenshi, hari ababivuze bwa mbere, abandi nabo babisubiramo, nibyo twamaze kuvuga haruguru. Ariko nawe wundi uje uvuye ibwami nanone araje arapfukamye ati seka Mutara Rwogera, dore inzoga umwami akohereje, inturire n'ubuki, ngiyi imfizi, ngiyi ingumba, ngizi ingabo. Urumva ko baramufata nk'umuntu ukiriho uri muzima, kandi kuvuga ko baramutabaje, bamwohereje kwitabara. Ati dore ngizi ingabo zawe zagutabayeho. Ahangaha ariko baramwereka nyine ko bamusezeraho, nyine ko ni kumusezero. Ngizi ingabo zawe zagutabayeho, none ziragutabarukiye, ngizi ingororano. Uvuga ibyo twari tumazemo iminsi, ntabwo twari tumaze n'ingabo zawe na rubanda rwawe n'abiru bawe, ngizi ingororano. Nko kugira ngo aziheshe umugisha, dore ingororano. Twiriye kuvuga ko hari umwiru uzanye ingororano, bize kuvuga ko bazana inka bakazana n'ibindi byose kugira bagorore, kugira batange ingororano. None atangiye kuzimumurikira nkaho ari umuntu muzima, ngizi ingororano rero. Hanyuma rero umunyamigogo, rya tsinda ry'abiru b'abanyamigogo bazaguma aho ngaho, umwe muri bo nawe agatura, akongera agatanga amaturo. Umva rero wa mwami baramutura, baramuha amaturo, bamwohereza kwitabara, baramuha ibizamuherekeza, baramuha byose, baramuha imbaraga, baramuha ibintu byose bishoboka. Agatura, agatanga ituro wa munyamugogo, byarangira rero nawe agapfukama ati nagutabayeho. Arabwira Mutara Rwogera, nagutabayeho rwose, none ntabarukiye umwana wawe. Ni nko kuvuga ngo nagutabayeho, twabanye neza, twagukoreye byose, twakoze byose, none ntabarukiye. Rero mu yandi magambo, nari umugaragu wawe, none ngiye kuba umugaragu w'umuhungu wawe wagusimbuye, ari Kigeli Rwabugiri. Nagutabayeho, none ntabarukiye umwana wawe, ntabarukiye Kigeli, ndasezeye. Ni ku musezero nyine, bariho baramusezeraho, ndasezeye. Wa Mutsobe nanone mukuru ati dore ingororano, nawe akazana ingororano, dore ingororano ibwami baguhaye, hano kwa Rwabugiri. Hanyuma rero nyuma yo kumva ko haje uvuye ibwami, haje wa Mutsobe mukuru, haje umunyamigogo, haje n'abandi, hanyuma noneho umwiru wese akaza, babiri bari aho ngaho bose, none bakaza. Ni nko tujya tubona iyo abantu basezera ku nyakwigendera mu miryango nyine yacu, twese tujya tubona ko iyo kigeze igihe cyo kumusezera, kwa kundi basezera imuhira, habanza mu muryango bakuru, abafitanye isano nawe bya hafi cyane, bakanyura imbere bagasezera. Bamara kumusezera, n'abandi bose baje gutabara kuri iryo tabaro, bose rubanda bose bari aho bari mu rugo, bakaza buri wese umwanya we asezera, baca iruhande rw'umurambo we basezera, baca iruhande rw'isanduku basezera. Naha rero urumva ko habanje umunyamigogo, haje Umutsobe mukuru, haje na wa wundi wazanye za nzoga n'iki byose. Ubwo nuvo n'abiru bakuru. Ariko noneho ibyo byarangira, bamara gucaho rero banze gusezera, n'undi mwiru wese uraho akaza agapfukama agasezera mu cyubahiro. Hanyuma umunyamugogo akagorora nanone, wa munyamugogo kongera agatanga ingororano. Hanyuma bagahaguruka bakaza ibwami, kuko abandi bose bavuye kuri wa musezero wa Mutara Rwogera, bavuye irambura, bagarutse ibwami. Ubwo ni kwa Kigeli Rwabugiri, ko wa mwami wimye. Uvuga ngo harasikira abanyamigogo gusa, ariko abandi biru bose baraje, bavuyeyo bagahabwa ibikingi, bagiye kugororerwa abiru bose. Iby'ingororano nigeze kubivuga, wa wundi watanze inzu ye, w'umunyabwoko bwiza, watanze inzu ye, icya mbere yahawe icyubahiro cy'ubwiru kuko ari mu bintu by'ubwiru, icya kabiri yahawe ingororano nk'abandi, icya gatatu yakewe isambu nziza, mbese bamuhaye ingororano ikwiye. Hanyuma rero babiru rero bavuye hariya, bavuye ku musezero, hasigaye abanyamigogo gusa. Hanyuma bagahabwa ibikingi nk'ingororano. Ikingi ni imisozi myinshi baguhaga, kuko abantu bakera bagiraga amashyo menshi y'inka, bagakenera ibikingi by'inka ziragirwa. Ubwo bagahabwa ibikingi buri wese. Umutsobe mukuru akabagena, wowe fata kiriya gikingi cyo hakurya, nawe fata kiriya cyo hakurya. Kandi babaga baguhaye igikingi, ni ngo abantu bose bari basanzwe muri ibyo bikingi, abaturage bahari bose bahita bahinduka abagaragu bawe. Umva ubugororewe cyane, uhawe imisozi, inka zawe zibonye aho zizajya zirisha, ariko na rubanda ruho rwose babaye abagaragu bawe. Niko byagendaga. Ariko abo Batsobe uko baje bahawe ibikingi, ntibagere ibwami. Ubwo ni kwa Kigeli Rwabugiri.
ibyo ibikorwa byose bakabikora bitaruye hakurya ntibagere ibwami, bakaza bagana ibwami ariko ntibahagere. Hanyuma indamutsa y'wa mwami rero biragaruka ku nkuru twabakoreye ubushize iri ku rubuga rwacu ivuga indamutsa z'abami, inkuru irambuye ivuga indamutsa z'abami uko byagendaga. Indamutsa ya buri mwami tuzivuga amazina turangije, tunerekana muri makeya uko aho indamutsa ya buri mwami watanze yajyaga, bitewe n'uko umwami wimye nawe abiru barema indamutsa bamuremeraga iyindi, twibaza ngo se iyo wa wundi watanze yajyaga hehe. Birangira twerekanye ko yatwarwaga cyangwa yabaga ingororano cyangwa yabaga impano y'umutsobe w'umwiru mukuru wayoboye imihango yo gutabaza umwami watanze. Ni ahangaha rero biragaruka kuri iyo nkuru n'ubundi, washaka kubyumva neza yakongera akayisubiramo, indamutsa z'abami. Hanyuma wa mwami rero watanze indamutsa batabaranye yakomeje kumuherekeza. Ubwo imihango irangiye abiru bakaba bavuye, bakaba bagorotse ubwami kugororerwa, bakaba bahawe ibikingi. Ya ndamutsa rero yahoze ijishe muri kambere, kuvuga ngo ya ndamutsa wa mwami watanze akiriho yabaga ijishe kambere nyine, yabaga iri kambere, igakorwa imihango yayo, ikavuzwa n'abiru babigenewe, ikavugizwa umuhango wo kubambura umwami mu gitondo, ikamwizihiza, ikanavugizwa umuhango wo kumubikira nimugoroba. Rero indamutsa yuko yagiye imukurikira, ya ndamutsa yatabaranye agiye kwitabaro nyine atabarutse apfuye, ubwira cyahari nayo yaramuherekeje. Hanyuma ubwo yahoze ijishe kambere, hanyuma igatabarukanwa na wa mutsobe wa kane. Ubwo ni wa mutsobe mukuru rero, wa kane ni umwe wogoshe, ni umwe wagiye ayobora ya mihango, ni umwe wasenze imbere y'abandi bose asengera mu izina ry'abiru bose. Muri make niwe uyoboye imihango yose, yamaze guhabwa igikingi nk'abandi biru bose, ariko araragerekaho gutabarukana ya ndamutsa y'abamwami watanze. Bisubiza rero bigaruka kuri ya nkuru yuko umutsobe mukuru wayoboye imihango y'ubwiru yo gutabaza umwami watanze iyo ndamutsa, uwo mwiru mukuru niwe wayitabarukanaga, ikabiye burundu, ikaba impano ye, ikajya mu muryango we, hanyuma akayigumana mu gikingi cye. Kumva abiru bose baje bahawe ibikingi, bivuze ko na wa mutsobe mukuru nawe yahawe igikingi cye, hanyuma akayigumana, ikaba impano ye ubuziraherezo. Hanyuma rero ibintu byiza burya biba byiza kurushaho iyo utanze urugero. Dufashe nk'urugero, urumva turavuga ubwiru bw'inzira y'ikirogoto mu gihe cy'itanga rya Mutara Rwogera rishyira urwimo rw'ingoma y'umuhungu we Kigeli Rwabugiri. Kigeli Rwabugiri nawe yageze igihe aratanga, yatanze tariki 25 Nzeri 1895. Ibyo birazwi neza. Ubwo bivuze ko rero nawe abiru bashinzwe inzira y'ikirogoto bakoze uyu muhango wo kumukorera ibi byose tumaze kuvuga, nk'uko n'ubundi babikoreye Mutara Rwogera n'abandi bose. Ubwo rero bivuze ko Kigeli Rwabugiri atanga umwiru mukuru mutsobe wayoboye iyo mihango yose yitwa Kibenga, n'umutsobe witwaga Kibenga. Ubwo bivuze ko ari watahanye indamutsa ya Kigeli Rwabugiri, ko yari atanze kandi umuhungu we abandi bakurikiye ubwo bagize indamutsa zabo. Nibambwira Rutarindwa wamukurikiye nta ndamutsa yagize kuko ibihe bye byari bibi cyane, bene ndaza kugarukaho nyuma. Ariko icy'ingenzi ni ukumenya icyo ngicyo, ni uko umutsobe mukuru wayoboye ya mihango yose, ya mezi yose agashira, ya myaka yose igashira 1, 2, 3, 4 nk'uko tumaze kubivuga. Bakaba bose bavuye ku musezero, imihango yose irarangiye, hasigaye abanyamigogo gusa. Hanyuma abiru bose bagarutse ibwami, ariko twabivuze ko batagera ibwami, bagera hafi yaho bakagororerwa ibikingi. Hanyuma umutsobe mukuru agatabarukana ya ndamutsa ya wa mwami watanze. Hanyuma rero aho twari turi ku mwami ndetse twabisanishaga n'umwami Mutara Rwogera, mu itanga ry'umwami Mutara Rwogera rishyira urwimo rw'umuhungu we Kigeli Rwabugiri. Hanyuma rero iyo byabaga ari ku mugabekazi none watanze rero, nabyo ibyinshi muri byo muri iyo mihango nuko yagendaga. Ariko tuzabifata undi mwanya wo kugira ngo twerekane itandukaniro. Hari byinshi bitakorwaga kimwe, hari n'ibyo umuntu yakwibaza bimwe na bimwe, ariko tubaye twikomeye twumve ku mugabekazi naho byabaga ari kimwe, ariko ubwiru bukatwereka ko hari aho bitandukanira. Bigatandukanira hehe? Ku mugabekazi ntagira ishyira, nyamara twabonye ko umwami cyagiye bamufubika mu ruhu rwa rusangayo mu nka, ku birenge bakashyira uruhu rwa rusangayo mu ntama, mu rubavu bakashyira uruhu rw'imbaka. Twabonye ko banamwambika ishyira mu gahanga,
ishyira. Hano rero ku mugabekazi baravuze ngo ntibamwambike ishyira, kuko n'ubundi n'umwami iyo yabaga akiriho n'ubundi yagiraga mu bintu by'icyubahiro babaga bambaye hari igisingo, ariko hari n'ishyira, yagiraga ishyira nyine. Ubwo rero n'ubundi kuko bamufata nk'akiri muzima n'ubundi bamwambikaga ishyira. Rero kubera ko tuzi no ko mu buzima busanzwe umugabekazi ntiyambaraga ishyira nyine, yambaraga wenda amashyoro n'ibindi mitako nyine y'abagabekazi bambaraga mu ruhanga, ariko ntiyagiraga ishyira. Mu gihe umwami yagiraga igisingo akagira ishyira n'ibindi. Ubwo rero nubwo umugabekazi nawe yabaga afite icyubahiro, ariko iyo yatangaga we ntabwo yagiraga ishyira, nta shyira bamwambikaga. Hanyuma kandi we ajya mu ruhu rwo mu nyubahiro, ngo hari inka yo mu ishyo ryo mu nyubahiro babikiraga, babagaga nyine, bicaga bakayibaga, uruhu rwayo bakarutunganya neza, bakaba ari rwo bamufubikamo. Nyamara mwibuke ko twabonye ko umwami we bamufubikaga mu ruhu rwa rusanga yo mu nka. Urumva, umwe ni uruhu rwa rusanga, undi ni uruhu rwo mu nyubahiro. Hanyuma rero umugabekazi iyo ibyo byose birangiye, ba banyamigogo twabonye basigara ku musezero bakahaba ubuziraherezo, iyo ari umugabekazi abebwaho cyangwa se abaguma kumubaho ni abagore 12, kandi bakamubaho mu myaka 2 gusa no mu mezi yo kwirabura. Nyamara umwami we twabonye ko agomba abamubaho n'abiri b'abanyamigogo, kandi bo bagera muri 14, kandi bo bahaba ubuziraherezo, mu gihe ari umugabekazi bahaba imyaka 2 gusa n'amezi yo kwirabura. Urumva ko bitandukanye rero. Umwami ni ubuziraherezo, umugabekazi ni imyaka 2 n'amezi yo kwirabura, kandi ku mwami ni abiru b'abatuye b'abanyamigogo kandi bakahaba ubuziraherezo, mu gihe ku mugabekazi ho bahaba imyaka 2 gusa. Hanyuma kandi nanone umugabekazi ntagira ihembe ry'inzovu mu mva, kubera ko umwami twabonye ko bamuha ihembe ry'inzovu, kubera ko bishushanya nyine, inzovu bishushanya rubanda, abantu benshi cyane, abanyarwanda bose. Urumva rero baravuga ngo rubanda rw'umwami, ntabwo bavuga ngo rubanda rw'umugabekazi. Rero niyo mpamvu umugabekazi kuko rubanda rutitwurwe, abaturage ntibitwa be, abaturage ni ab'umwami. Rero niyo mpamvu bamuhaga inzovu, ariko umugabekazi nta hembe ry'inzovu agira mu mva, kandi ntahabwa imbaka. Ya mbaka twabonye bashyiraga mu gihumbi, bakamutamiza mu gihumbi, bakayizengurutsa kugira ngo imufate nyine imbavu zose, no mu gihumbi mwegeranye adashongwa, ashwanyagurika, agaturika. Umugabekazi yo ntayo bamwambika. Hanyuma nta n'amata y'umuhozi bamushyira inyuma. Tugeze kubona ko hari amata y'umuhozi n'amata y'umunyubahiro. Ku mwami amata y'umunyubahiro bakayashyira imbere y'uruhanga rwe, n'amata y'umuhozi akajya inyuma. Ku mugabekazi rero nta mata y'umuhozi agira, kandi agomba kujya aho batabaje umugabo we. Ni kubwira ubu biteganya, ariko iyo ukurikiranye ukareba imisezero yose y'abami n'abagabekazi, kuko turayizi, nanayisubiye hafi ya yose inshuro nyinshi, kandi amateka yayo ndayazi, usanga ubwo bwiru busa naho butari itegeko ridakuka. Hari abagabekazi usanga koko ubwiru bwarubahirijwe, ugasanga bagiye abagabo babo batabajwe. Urugero, Nyirahikanjogera n'umugore wa Kigeli Rwabugiri yatabajwe neza iruhande rw'umugabo w'Ikigeli Rwabugiri i Rutare na Nyasenge. Umwari Burundi ari hepfo gato baregeranye, ifasha abami nka Yuhi Gahindiro yatabajwe Karenzi ka Mugenda. Wareba umugore we uza kuba umugabekazi ku ngoma ikurikiraho, ubona Nyiramavugo Nyiramungi nawe batabajwe mu gace kamwe. Wareba Mibambwe Sekarongoro, wareba umugore we Nyirayuhi Matama, ukaba Nyirayuhi nyine ku ngoma ikurikiraho ya Yuhi Gahima, nawe atabajwe i Remera y'Abaforongo, kuko naho Mibambwe Sekarongoro yatabajwe. Hari abo rero byagiye bikurikizwa nk'uko ubwiru biteganya ku bagabekazi, ariko ntibyari itegeko ridakuka. Hariho n'abatarabikurikije, kandi ntacyo byari byishe. Ndetse na Kigeli Ndabarasa atabaje Rutare, kandi umugore we Nyiramibambwe Nyiratamba nawe ntiwatabaje. Ubwo rero birumvikana
birumvikana neza ko nyine ni ukubwira ubwabiteganyaga, hari igihe byashobora kuba nk'uko biteganyijwe ariko hakaba n'igihe bitagenda nk'uko biteganijwe, ariko byo nabyo ubwabyo biteganywa n'ubwiru nyine. Izo ni ingero navugaga nyine: Nyirahimatama, Nyiramavugo, Nyiramongi, Nyirahikanjogera na Mibambwe Nyiratamba, bose nabavuze. Muri make rero ngiyo imihango yuzuye ku kigero kinini cyane ijyanye n'ubwiru bw'inzira y'ikiruhuko. Harimo ibiri rusange ku bami bose, ariko hano biragaragara ko ari imihango y'ubwiru yari iteganyijwe igihe cy'itanga rya Mutara Rwogera, ikaba yaragenze nyine nk'uko nayisomye. Ngarutse nyuma gato rero kuri Mikarago, kuri ya Mikarago y'uvuga ngo indamutsa ye batabaranye, ubwo ni indamutsa y'umwami watanze. Hano ubwo ni Mutara Rwogera, niba ari Mutara Rwogera, indamutsa ye yitwaga Rugabo, ubwo ni Rugabo nyine, ngo yahoze ijishwe muri Kambere, ubwo nanone ni Kambere kwa wa mwami watanze. Ahangaha ubwo niba ari Mutara Rwogera ni Kambere kwa Mutara Rwogera, ngo igatabarukanwa na wa mutsobe wakamye nabivuze haruguru. Nawe namusobanuye nyine ko ari umutsobe mukuru wakuriye iyo mihango yose y'ubwiru, ari we nyine wabaga yarakamye amata y'umunyubahiro akayazana mu gicuba cy'umutaba. Uwo nyine ngo yandamutsa wa mwami watanze akayijyanira wa mutsobe mukuru nyine, akayijyanira akayigumana mu gikingi cye, ikaba iye. Cyakora yashobora kugaruka iyo ndamutsa, nubwo yitwaye wa mutsobe mukuru yitwaye ikajya mu gikingi cye, yashobora kugaruka gukoreshwa mu yindi mihango y'ubwiru, kuko nayo ubwayo ari iyo mu bwiru, ariko nyuma igasubira kwa wa mutsobe nyine, ikajya ijya muri iyo mihango, ikaba ari wa mutsobe ko umwami yizihizaga yatanze, ikaba ya mutsobe, ikaba yakoreshwa mu bwiru bunyuranye, ikagenda bakayikoresha imihango, ariko imihango yarangira ikagaruka kwa wa mutsobe. Ibyo bigaruka rero kuri bya bindi nyine nigeze gusobanura ubushize nk'uko nabivuze ruguru, by'amaherezo y'indamutsa z'abami, ngaragaza yuko umutsobe mukuru wayoboye imihango yo gutabaza umwami watanze ari we watabarukanaga indamutsa ye, ikaba impano ye y'urwibutso. Ibyo ari byo byose rero, kugira ngo ibintu byo mu mateka byumvikane neza ko ari iby'ukuri koko, biba bisaba nyine gutanga urugero rufatika kandi ruzwi mu mateka rw'ibyo bintu. Urugero rufatika nk'uko nigeze kuruvuga haruguru ngo garukeho, rufatika n'urw'umwiru mukuru umutsobe wayoboye imihango y'ubwiru yo gutabaza umwami, hanyuma akanatabarukana indamutsa y'uwo mwami. Urugero ni urugero rw'umwiru witwaga Kibengana, nigeze kuvuga haruguru, umutsobe wayoboye imihango y'ubwiru yo gutabaza umwami Kigeli Rwabugiri atanze ku ya 25 Nzeri 1895. Ntabwo ari 1995 kuko byaba ari ejo bundi, ni 1895. Rero uwo mwiru Kibenga, nyuma yo kuyobora iyo mihango yo gutabaza umwami Kigeli Rwabugiri hariya mu Buganza bwa Rutare rwa Bijunde, mu mataba ya Munanira, batabajwe mu mataba ya Munanira nyine. Ahantu mu mataba ya Munanira nyine harahari ni Rutare, ubu ni mu kagari ka Munanira, gateganye umuhanda unyuramo gusa, gateganye n'akagari ka Kigabiro. Ubwo kandi hepfo gato niho umugore we Nyirahikanjogera n'abatabaje, naho hafi nyine byegeranye. Nyirahikanjogera hatabajwe mu 1933. Urumva we n'ejo bundi kuba yatanze nyuma cyane. Rwabugiri rero yatanze mu 1895, nk'uko nyine ubwiru bwabiteganya nabivuze ngitangira. Abami ba Kigeli b'izina rya Kigeli batabazwa i Rutare na Nyansenge, rero niho bamutabaje mu mataba ya Munanira. Uriya mwiru Kibenga rero wayoboye imihango niwe watahanye indamutsa ya Kigeli Rwabugiri yitwaga Mpatsibihugu, maze ayijyana iwe, iba impano n'ingororano y'ikirenga y'urwibutso rw'ibyo bihe. Ubwo rero hari ibyo tuzagumya kugarukaho nyuma tugenda twibaza dusesengura. Hari ibyo twize kuvuga by'urunyo, ese wakwibaza ati hari ubwiru uvuga ngo n'umugabekazi byagendaga gutyo, ese ko twigeze kubona aho bavuga ko ku mwami ngo iyo yabaga ese umva kuriya bakuyakuya bashaka kugira ngo umwami abyare urunyo, barebe niba abyaye urugomo, niba ari urunyo rumwe cyangwa niba ari nyinshi, kugira ngo hazakorwe inzira y'urugomo. Ese ku mugabekazi niko byagendaga? Wabyibazaho, kubera ko umugabekazi niba atanze
nta kibazo cyabaga gihari cyo kuba haba inzira y'urugomo, kubera yuko niba umwami wari umugabo we yaratanze ahita asimburwa n'umuhungu we, icyo gihe akenshi wa mugabekazi yabaga akiriho. Ngo nta buryo bushoboka bwo kuba haba urugomo kurwanira ingoma bishingiye ku ngoma y'ubugabekazi, kuko byashingiraga ku mwami w'imye, kandi umwami yabaga yamaze kwima. Bivuze ko inzira y'urugomo yashobora kuba ku mwami w'imye, ariko ntabwo yashobora kuba ku mugabekazi. Ese naho barakuyaga bagamije kugira ngo barebe niba hasohokamo urunyo, kugira ngo barebe niba bitabyaye urugomo. None se niba barakuyaga, iyo yabyaraga urugomo byo byagendaga bite? Ese arakuyaga cyangwa ntibakuyaga? Ese niba bakuye yashobora kubyara urugomo? Ese niba byara urugomo byagendaga bite? Iyo ni iyindi, izo ni izindi nsanganyamatsiko tuzagarukaho mu bihe bitaha dusesengura, ariko ntibyabuza na buri wese akurikiye neza ibyavuzwe byose kuba nawe wowe wakurikiye neza nawe ubwawe wasesengura, ukisesengura ukagira icyo ukuramo, maze tukazasangira ijambo. N'ibisanzwe byose tubibatangaza kugira ngo byumve, bikurikire, bisesengure, namwe mugire uburyo mwabisesengura. Niba mwumva hari ibyo mwatanga ibitekerezo, niba hari ukundi se mwebwe mubizi, tukabizana tugasangira ijambo, kugira ngo twese twungurane ibitekerezo, twungurane ubumenyi, twungurane ubwenge ku murage w'umuco n'amateka by'u Rwanda. Ngibyo rero iby'ingenzi buri wese yatahana mu bijyanye n'ubwiru bw'inzira y'ikirogoto yo gutabaza abami n'abagabekazi batanze. Uko bigaragara kandi ikaba ari inzira y'ubwiru yagiraga imihango imara imyaka myinshi cyane. Nakunze kwisobanura kenshi, hari navuze ngo nyuma y'imyaka ine ni myinshi. Umva amezi arimo imyaka ine kuba umwaka ugira amezi 12, fata imyaka ine kuba n'amezi 12 ni imyaka myinshi. N'amezi agera muri 48, 12 gukuba 4 ni amezi 48, igihe kirekire cyane. Ndetse rimwe na rimwe tukaba twabonye ko hari igihe yashoboraga guhita inabyara n'inzira, aho twavuze ko iyo umwami abyaye urunyo rusohotse rurenze rumwe, ni ebyiri cyangwa nyinshi, biba bibyaye inzira y'urugomo. Icyo gihe rero abiru bashinzwe inzira y'urugomo, ni ukuvuga ngo bahita bakora indi nzira yo kugira ngo nyine y'urugomo, nk'uko twabibonye mu mikarago imwe n'imwe. Ubwo rero ngayo nguko ararekwa ntashira. Ibisigaye naho ubutaha, kandi tuzakomeza kubazana byinshi byo mu murage w'umuco n'amateka by'u Rwanda. Mugire impagarike n'ubugingo.